Hashize ibyumweru bibiri Kamariza aryamanye na Niyonzima, ubwo umusore atwaye ipikipiki agiye mu kazi nk'uko yari asanzwe abikora umunsi ku wundi. Umunsi wa nyuma wo kubaho kwe warageze. Nibwo yarakirangiza amashuri yisumbuye. Bamwe mu bo bari bariganye bari bataribagirwa ibihe byo ku ishuri, aho umunsi ku wundi babaga batekereza ibijyanye n'amasomo. Nawe kandi byari uko. Yajyaga anyuzamo akaganira n'inshuti ze bari baramaze imyaka igera kuri 3 babana mu kigo. Baganiraga ku nshuti zabo, bakaganira ku bijyanye n'ahazaza habo. Bamwe bari baranamaze kubona icyo bakora, ariko abandi barimo nawe bari bagitekereza icyahazaza habahishiye. Nanone bari bategereje kuzabona amahirwe yo kwiga kaminuza. Yari afite inshuti nyinshi z'abasore, gusa nanone akagiramo nke yizera. Umwe muri abo ni Niyonzima. Uwo musore wari uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 25 na 30, yari umuvuzi w'amatungo wigenga muri uwo murenge. Bamenyanye ubwo umunsi umwe mu nka za se yari yarinze, maze umugabo aba ari buza kwitera intanga. Rero kuko batari bizeye ko yafashe, basigaranye nimero ze ngo nibasanga itarafashe bazamubwira agaruke. Nyuma y'iminsi mike ya nyana yarongeye irarinda, bamuhamagaza nimero ya Kamariza, kandi naho Niyonzima yaboneye nimero y'uwo mwana w'umukobwa, batangira kujya baganira gake gake. Gusa uko baganiraga niko barushaho kumenyana no kwishimirana. Kamariza yarangije amashuri yisumbuye akundana mu ibanga na Niyonzima, umuvuzi w'amatungo. Bari barabigize ibanga kuko umubyeyi w'uwo mukobwa atishimiraga umusore wageragezaga kuganiriza umwana we. Nubwo yari azi ko uwo mwana azagira igihe agashaka umugabo, kandi guteretwa ikaba inzira igana kuri icyo gikorwa cyiza iyo gikozwe neza, yabonaga akiri muto akifuza ko byibura yabanza akarangiza kaminuza, ubundi akabona kujya muri ibyo. Nyamara uwo mwana we si uko yabyumvaga. Yumvaga amaze gukura ku buryo nawe yatangira kwemera kurambagizwa, wenda n'iyo kaminuza akazayiga afite umukunzi. Nuko umunsi umwe ari kuganira n'uwo mukunzi we w'ibanga, uwo musore amusaba ko yazamusura. Niyonzima ntiyari yarahwemye gusaba uwo mwana ko yamusura, ariko Kamariza yari yarabyanze. Ariko burya ngo agatinze kazaza ni amenyo ya ruguru. Kamariza wari umaze igihe ahakanira uwo musore, akamusaba ko bategereje akabanza akarangiza amashuri yisumbuye, yabuze noneho ahahera amuhakanira. Kandi icyo yamushakiraga rwose yarakizi, kuko yabonaga nta kundi yabigenza. Yamubwiye ko azamusura. Nuko undi yishimira kumva ko uwo mukobwa noneho agiye yava ku izima. Kamariza yari amaze gukura ku buryo yari afite ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. N'ibyo yari yiteguye gukora yasaga n'uwabiteguye. Igihe bahanye kigeze, Kamariza yari yiteguye ajya gusura umuhungu akunda. Yasanze nawe yamwiteguye. Yari yateguye ibyo kurya Kamariza akunda, yanateguye n'icyo kurenzaho. Yakiranye urugwiro n'uwo musore, amushimira ko bagiye kumwumva. Kamariza nawe yamubwiye ko atabyangaga ku bushake, ko ahubwo yabiterwaga nuko abonaga igihe kitaragera. Nuko Niyonzima aha ikaze uwo mwana ku meza ngo basangire amafunguro. Bamaze gusangira ibijya mu nda, batangiye gutegura uko basangira ibyishimo by'ibyiyumvo. Gusa ariko uwo musore yasaga n'utifuza gukora ikosa na rimwe ryatuma uwo mwana n'umuryango we bababara. Ubwo yaragize ngo arazana agakoresho bari gukoresha birinda ingaruka mbi zakurikira ibyo byishimo, nyamukobwa yamubwiye ko ibyo biteguye ko nta kibazo. Niyonzima yahise amubaza uko yabiteguye, undi amumara impungenge, azi neza ko igihe arimo adashobora gusama. Undi nawe si ugufatiraho arusha abatarushwa. Basangiye ibyishimo biratinda. Nyuma yo kugwa agacuho bongeye kuganira. Niyonzima yabajije uwo mwana uko byagenda aramutse asanze amuteye inda, undi amubwira ko rwose bidashoboka, ko azi neza uko iminsi y'ukwezi kwe bikurikirana, ko nta na rimwe ajya yibeshyaho, ko ariko anasanze yasamye nubwo yaba atwite imburagihe amaze gukora ku buryo yamurera mu gihe yaba amufashije. Niyonzima yamubwiye ko aramutse asanze atwite yamufasha kuko amukunda, gusa ngo nawe ntifuzaga gufata iyo nshingano hakiri kare. Atari ko urukundo ngukunda ntirwatuma ngutererana mu bihe nk'ibyo nshuti yanjye, ahubwo byaba ibihe byo kukwereka ko ngukunda by'ukuri, byanaba ngombwa nkakurongora ukareka kubera ababyeyi umutwaro.
Kamariza abajije uwo musore ati ese ubu noneho byibura uranyuzwe? Undi ati si ukunyurwa gusa kuko mbonye ko nankunda by'ukuri. Ati simbyemejwe nuko wemeye ko turyamana gusa, ahubwo kuba rwose wubahirije isezerano wampaye kera ni ikimenyetso cyo kurinda isezerano. Umukobwa nk'uwe rero ntawe utamwifuza kuko abenshi bavuga ibihabanye n'ibyo bazakora. Nyuma y'ibyo Kamariza na Niyonzima barushijeho gukundana. Bari basanzwe bavugana ari uko Niyonzima amuhamagaye, ariko n'umwana w'umukobwa noneho yatangiye kujya akora uko ashoboye agashakisha uko amuhamagara. Burya abantu koko turi abagenzi. Hari igihe tubyumva tukumva nyine ko bivuze ko tuzapfa, ariko ntabwo tuba twumva ko ari muri iyo minsi. Dutekereza ko wenda tuzapfa hashize igihe kirekire. Abasore cyangwa inkumi bo baba batekereza ko bazapfa wenda bageze mu zabukuru. Nyamara ibyo twibwira siko buri gihe bigenda nk'uko twabitekerezaga. Hashize ibyumweru 2 Kamariza aryamanye na Niyonzima, ubwo umusore atwaye ipikipiki agiye mu kazi nk'uko yari asanzwe abikora umunsi ku wundi. Umunsi wa nyuma wo kubaho kwe warageze. Nibyo koko ngo ntawe urusimuka rwamubonye. Uko byagenda kose, uko waba utinya urupfu kose, umunsi wawe nugera uzigera ugira uburyo bwo kuwusimbuka. Ntuzareba uwo uri we n'ibyo wari utunze, ntuzareba icyo wari umariye benshi, ntuzareba n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kitari ukubona ko igihe cyawe cyageze. Byanze bikunze uwo munsi uzaba uwa nyuma kuri wowe. Na Niyonzima uwo munsi ntiyawurokotse kuko akimara gukora impanuka yahise aca. Umurambo we wahise ujyanwa mu bitaro byari muri uwo murenge. Ubundi abarira batangira kurira, abandi batangira guhererekanya iyo nkuru. Uwo munsi uwo musore apfa, Kamariza yarabyukiye mu isoko asukura iwabo anasukura imyambaro ye. Yari yaraye nta muriro afite muri telefone, abyutse ahita yishyira ku muriro ubundi ajya mu bye. Arangije iby'amasuku yese ajya gutegura amafunguro. Umwana ubusanzwe ntiyajyaga arambika telefone hasi, ariko uwo munsi ahari yari yikubise agashyi. Amaze gukaraba nibwo noneho yafashe ya telefone ye, asanga abantu benshi batagira ingano bamushatse. Gusa benshi zari za nshuti ze biganaga n'abandi bari basigaye bakorana urugerero. Abanza kugira ngo ahari batangaje urutonde rw'abemerewe kwiga kaminuza. Nuko abirengagije yahamagarira umukunzi ngo amubaze uko ameze, kuko yabonaga asa n'uwamwibagiye uwo munsi, ariko asanga telefone ye ntabwo iri ku murongo. Ahamagara indi nimero yabaga mu gatelefone ke gato yicamo, ariko nayo ibura uyitaba. Nuko abonye batamwitabye ntiyabitindaho cyane, ahubwo ahita yihamagarira za nshuti ze ngo zibaze amakuru. Uwa mbere yahamagaye yese amwihanganisha. Kamariza wari uzi ko nta byago yagize, abanza kugira ngo ahari uwo mwana aribeshye. Gusa uwo mwana yongera kumubwira ati ndabizi ko bigukomereye, ariko nyine ukomere muvandimwe. Kamariza noneho nawe atangiye gutekereza ko ahari hari ikintu kibi cyaba cyabaye, we akaba atarabimenya. Nuko abaza uwo mwana mugenzi we ati none se byagenze bite? Uwo mwana yamubajije niba atazi ibyabaye, undi amubwira ko rwose ntabyo azi. Ati ahubwo mbwira. Rozi ni inshuti ye yamubwiye ko bidashoboka ko yaba atarabimenya, kuko ngo iyo nkuru yamaze kuba kimomo. Nyamara iyo nkuru y'incamugongo yari itaragera kuri uwo mwana. Rozi rero yarashyize amubwira iby'iyo nkuru ko Niyonzima umuvuzi w'amatungo yapfuye. Kamariza yaguwe no kumva iyo nkuru, abanza kumera nk'ubwiye muri koma, abura ubwarira abura ubwavuga, ariko umutima umaze kubyakira abona noneho kurira uwo yakundaga. Yibutse ibihe bitabarika kandi byiza yagiye agirana n'uwo musore mu gihe yari atarapfa. Noneho yatekereza ko ibyabaye ari byo bya nyuma, nta kindi azongera kongeraho cyangwa ngo yongere kugirana nawe. Arushaho kurira, kandi koko hari mu gihe ko nubwo ngo ntazibana zitakomanya amahembe, ariko Kamariza na Niyonzima ntibakundaga gushwana, kandi niyo byabaga bakoraga uko bashoboye icyo bapfuye bakagikemura hakiri kare. Barakundanaga, bakagirana inama, kandi buri wese akirinda kubabaza mugenzi we. Ababyeyi ba Kamariza bari biriwe mu murima, ariko nabyo iyo nkuru yari yabagezeho.
nabo bababazwa n'urupfu rw'uwo musore wakoraga akazi ke neza, ariko nanone nta kinezi by'umurimo yakoraga bari bamuziho. Ntabwo bari bazi ko yakundanaga n'umukobwa wabo. Babimenye ubwo bageraga mu rugo bagasanga umukobwa wabo yahuguye, bamubaza icyo yabaye akababwira ko umukunzi we yapfuye. Nabo noneho barushaho kubabara kuko uwo musore yari umunyangeso nziza, agakunda abantu ku buryo kumushyingira umukobwa wabo byari kuba ari ishema ry'umuryango. Baramwihanganishije nubwo atabumvaga. Abo mu muryango w'uwo musore nabo iyo nkuru y'incamugongo yari yabagezeho, ndetse batangiye gutegura uko baza gutwara umurambo w'umwana kuko bifuzaga kumushyingura ku ivuko, kandi hari mu murenge byari byegeranye. Abandi barimo na Kamariza bari batangiye kwitegura kuzajya kumuherekeza. Ku munsi wo kumushyingura, Kamariza nawe yari yahageze. Yari yakiriwe nk'abandi bose, nta buryo bwihariye yakiriwemo kuko batari bamuzi. Ubwo bari bageze muri gahunda y'ubuhamya bw'ababanye nawe, na Kamariza yasabye ijambo nubwo atari mu bateguwe kubaza kugira icyo bavuga. Iyo sura yari nshya mu maso ya benshi, kandi bagize amatsiko y'icyo agiye kuvuga kuri uwo musore wari wamaze kwigira iwacu, aho mwita iwabo wa twese. Naho dusoreje igice cya mbere cy'iyi nkuru. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru urwandiko. Mbere y'uko tuyibagezaho, reka tubasabe ko izi nkuru mu by'ukuri mwajya muzifatana uburemere, mukumva ko tuzibategurira kugira ngo mugire icyo muzigiraho. Ntimukazumve nk'inkuru gusa, ahubwo mujye muzumva nk'aho mwakora amasomo yadufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi, twirinda amakosa yaranze babandi twumvisemo, dukosora ibyo bakosheje, mbese tugerageze kwigira muri izi nkuru. Ngira ngo muribuka ko twasoreje aho Kamariza yari agiye gushyingura wa musore wari inshuti ye, hanyuma bagera mu gihe cy'ubuhamya bw'abantu babanye nawe cyangwa se bamuzi, nawe agasaba ijambo. Reka dukomeze rero. Kamariza amaze guhabwa ijambo, yigiye imbere maze atangiye kuvuga, amarira amutanga imbere. Ibyo byari ibihe kurira bibonwa nk'ibisanzwe. Abari bamwegereye bifuzaga kumenya ibye, baramuhumurije, maze nubwo byari bigoye atangira ijambo rye. Yatangiye yibigira bari aho, ababwira amazina ye naho yaturutse, yongeraho ati niyo nzi muretse kuba yari inshuti yanjye, yari n'umukunzi wanjye. Ati birumvikana ko byatumye mumenya by'umwihariko. Yari umusore ugira ubuntu bukajyana n'urukundo yakundaga umuto n'umukuru, akagira gahunda icyo akubwiye akagishyira mu bikorwa, kandi agasa n'utandukanye n'abandi basore bakunda kururu n'abakobwa. Mu gihe kirenze umwaka twari tumaze dukundana, sinigeze nshidikanya ko nkunda. Ibyo byatumye mukunda nanjye nivuye inyuma, kandi nabonaga ari umugabo w'inzozi zanjye. Aho ari niba abasha kumva ijwi ry'umukunzi we, namubwira ko asize icyuho kizahoraho mu mutima w'uwamukundaga. Kumwibagirwa simbyifuza, kuko ibihege nawe twagiranye byibura bizamfasha kumva ko nubwo atari aho mubona, ariko turi kumwe. Nuko uwo mukobwa arushaho guhumurizwa n'abo mu muryango wa nyakwigendera. Nyuma y'iyo mihango, Kamariza yaboneyeho gusuhuzanya n'umuryango wa nyakwigendera n'inshuti ze, kandi baramwihanganisha, ndetse yakiranywe n'abandi bari baje baturutse kure. Ibyo birangiye yaraherekejwe, ubundi arataha. Kamariza ageze iwabo yise aboneza y'uburiri, nuko atangira gutekereza ko umukunzi we yari avuye gushyingura, ndetse areba n'ubutumwa bari baragiye bandikirana mu bihe bitandukanye. Ibyo rero byarushagaho kumushengura. Kamariza yagowe no kwakira ko umukunzi we yapfuye, aragenda yibera uw'uburiri akabuvamo, ari uko za nshuti ze zamusuye, indi minsi akaba aryamye. Yaryaga rimwe na rimwe nabwo akarya ikiyiko kimwe gusa, ariko agakunda kwinyura amazi, ariko se amazi yonyine yatunga umuntu. Iwabo ntacyo bari babuze rwose, yaba amata n'ibikoma byo ku ziko byose byabaga bihari. Nyamara we yinyweraga amazi, akava mu buriri ku ijoro agiye gukaraba, akarangiza yisubirira mu buriri.
Ababyeyi be nabo nubwo babonaga ko uwo mwana wabo atameze neza, babonaga ntacyo kumufasha bafite, bakumva ko igihe kizagera akakira ko uwo yakundaga yagiye akabuvamo. Ariko si uko byagenze, kuko iminsi yagiye yihirika, Kamariza agakomeza kwibera uw'uburiri. Ubwo yari amazemo ibyumweru 2, se yamusanze mu cyumba cye amubwira ko adakeneye ko azajya yirirwa mu buriri, ko niba arwaye yabivuga akavuzwa, yaba atarwaye akavuga igituma yirirwa aryamye, kuko ngo kuryama kwe tazagarura uwapfuye. Nuko bukeye bwaho Kamariza agerageza kumvira se, arabyuka aritegura, abwira ababyeyi be ko agiye kwa muganga ngo kuko yumva arwaye. Nuko amuha amafaranga aza kwifashisha. Ageze kwa muganga yategereje ko agerwaho, ubundi agezweho avuga uko yiyumva, ko asigaye yumva nta mbaraga afite, kuretse kuba kuri we aba yumva kurya ntacyo bivuze, ko ariko n'ubundi ntiyagerageje kubirya bimunanira, ko aba ashonje, ariko yagira ngo aragira icyo ashyira mu kanwa ngo yumve uburyohe bwacyo, agasanga kirura kurusha umubirizi. Yanibutse kubwira uwamusuzumaga ko ibyo byamubayeho nyuma y'uko umukunzi wapfuye. Nuko muganga yibwira ko uwo mwana arwaye agahinda gakabije, nuko amugira inama ko nubwo byumvikana ko bigoye kwakira ko yakundaga yagiye, ko ariko aricyo gikenewe kugira ngo ubuzima bukomeze, ko rwose iyo turi muri ubu buzima tuba turi kumwe n'urupfu, ko umunsi uri wose tuba dushobora gupfa, ko twabasigaye tuba dusabwa gukomera kugira ngo dushobore gukomeza abadafite ubwo bushobozi. Ati kandi uko nkubona uri umukobwa ufite umutima ukomeye, kuko atari benshi bajya bamenya ko bakeneye ubufasha ngo babushake, ndetse bamwe iyo ugerageje kubegera ngo bafashe bo baraguhunga bakifuza kuba bonyine, kandi wowe si ukomeze. Izo mbaraga tukubonamo rero wituma zipfa ubusa, ngo ejo nawe tuzakubure mu buryo bw'amanzaganya. Ati komera kandi urakomeye. Ati komera kugira ngo uzabashe kubona ibindi byiza ejo haguhishiye. Ati wenda utekereza ko nta byiza wagira utari kumwe n'umukunzi wawe. Ati kandi nta n'uwaza ngo amusimbure. Gusa nanone hari abandi bagukunda bahora bahangayikishijwe no kukubona umeze utyo. N'umukunzi wawe wahoraga kwifuriza ibyiza, iyo akubona abona warabihiwe n'ubuzima. Uruhande rumwe abona ko amukundaga by'ukuri, ariko urundi akabona ko yaguteye agahinda, bikaba byanatuma nawe yicira urubanza, kandi mu by'ukuri nawe atari we wifuzaga kugenda imbaragihe. Ati icyo gihe nawe twamufasha ni ugukomera, tukamwereka ko nubwo twamubuze tumukunda, twagerageje kubyakira, tugategereza igihe natwe Imana izadusaba gusa ngo twakunze. Uwo muganga si izo nama zonyine yamuhaye, ahubwo yanamuhaye imiti irimo n'igarura ubushake bwo kurya, kuko yari yamubwiye ko mu by'ukuri asigaye yumva nta biryo ashaka. Nubwo na Kamariza yumvaga ko akwiye kumva ko Niyonzima yapfuye agakomeza ubuzima, yageze iwabo ananirwa gushyira mu ngiro ibyo yari yiyemeje. By'umwihariko ariko ibiryo bikomeza kumunanira. Yapfaga gutamira ikiyiko kimwe, ubundi si ukuruka, akaruka ahari n'ibyo yariye kera. Yewe yanageragezaga kubyuka ngo agire icyo akora, ariko n'ubundi kurangiza icyo yatangiye bikamugora. Kandi nubwo se yari yaramubujije kwirirwa mu buriri, yiryamiraga muri salo, nubwo nabwo yasohokaga buri kanya agiye gucira. Umunsi umwe rwa nyina yamuzaniye imbuto zirimo avoka ngo arebe ko wenda zamuramira, maze ahitamo avoka aba ariyo yirira. Nuko nyina akaba ari zamuhahira, kuko ibindi hafi ya byose byari byaramunaniye. Ibyo ariko byatumaga uwo mubyeyi nawe akemanga iby'iyo ndwara. Nawe se ko imiti yari yarahawe n'abaganga yendaga gushira, kandi umurwayi aho gutora akamitende agakomeza kuremba, yari kubura gutangira gutekereza ikindi cyatera umuntu ibimenyetso yamubonanaga. Kandi yanze kuba nk'ababandi bahisha mu nda, abaza umukobwa we niba adatwite, akaba yarabibahishe, ariko undi amutera utwatsi rwose ko adatwite. Umubyeyi we yemeye atemeye, kuko yabonaga rwose nta yindi ndwara ihuza umuntu, ibiryo ibi n'ibi bikamukundisha biriya, byongeye ngo imare igihe kingana gityo. Nubwo ariko Kamariza yari yabihakanye, nawe byatumye atangira gutekereza ko yaba yarasamye ubwo yaryamanaga na Niyonzima wari ugiye kumara hafi ukwezi apfuye, kuko ataherukaga kujya mu mihango nk'ikimenyetso cyerekana ko uku kwezi kwe kurangiye adasamye.
ku mutima akibwira ati ndamutse nsanze narasamye noneho nazibandwa nzerekeza he. None se koko bibaye byo yabwira ati naho ubutaha mu gice cya 3. Turakwibutsa ko gukora subscribe ari inkunga kuri twe, bituma tugira imbaraga ndetse n'ubushobozi budufasha gukora izindi nkuru. Ubwo rero niba utarabikora kandi ukaba wifuza kujya ukurikiriza inkuru zacu, bikore. Ushobora no kuyisangiza bagenzi bawe, kandi handitse share uyisangiza bagenzi bawe, baba kuri Facebook, kuri WhatsApp n'ahandi. Ibyo bizajya bituma twaguka tuba umuryango mugari, hanyuma na wa muntu ukora bya bindi kuko abikora bikunze. Reka dufatanye rero kubaka iyi channel, tunubaka imitima yacu. Mwakoze, naho ubutaha. Ikaze. Iki ni igice cya 3 cy'inkuru yitwa Urwandiko. Muri episode ya 2 twasorejeho Kamariza mama we yaramubwiye ko akurikije uko bibona ashobora kuba atwite, kandi na Kamariza koko akurikije ibyo yabonaga byatumye nawe atekereza ko yaba atwite. Noneho reka dukomeze iyi nkuru, kwibutsa ko byaba byiza niba utarakora subscribe uramutse ubikoze aka kanya. Reba munsi ya video ureba handitse subscribe uhakande. Kuba Kamariza arahangayikishijwe no kuba yaba atwite byari bifite ishingiro. Umubyeyi we ubusanzwe ari umugabo ukunda umuryango we, akawushakira ibyo ukeneye, byaba amafunguro, ibyambarwa, amafaranga y'ishuri n'ibindi bikenerwa umunsi ku wundi. Gusa nanone kwihanganira amakosa yakozwe nabi bikamugora. Kamariza rero wari uzi umubyeyi we yumvaga noneho yabagowe asanze yarasize atewe inda n'umukunzi we wari uherutse gupfa. Kugira ngo rero niba arizo azakubitwa zibe zihora hakiri kare, yigira inama yo kujya kwa muganga, ariko agenda rwihishwa. Yewe burya koko ngo aho byakomeye wahekwaga arigenza. Kubw'amahirwe yakiriwe na wa muganga wari waramusuzumye bwa mbere ndetse ahita amumenya. Nuko aramubaza ati nanubu se nturatora akamitende? Undi utahubwa noneho byanyobeye. Muganga ati byagenze bitese kandi? Kamariza yaramubwiye ati ababyeyi banjye batangiye gutekereza ko ndaba ntwite. Nuko muganga aramubwira ati humura ibyo nibisanzwe. Ati abantu bamwe na bamwe ntibarasobanukirwa ibijyanye n'indwara zo mu mutwe, by'umwihariko iyo babonye umukobwa utinze mu buriri baba batekereza ko atwite, ariko ni imyumvire idakwiriye. Baba bagomba kwigishwa ko uburwayi bwose iyo uburwaye afashijwe akira cyangwa akoroherwa. Nuko Kamariza abwira muganga ati muga nayo mbaye bo nibyo natekereza. Muganga ati none se wiyumva ute? Nuko Kamariza amubwira ko aba yumva nta ntege afite, ko ahorana ikize bakanwa, kandi ko byongeye adaheruka kujya mu mihango. Ati nta kabuza narasamye muga. Muganga aramubajije ati harya wavuye aho ejo bundi umbwira ko umukunzi wawe yapfuye? Ndate cyane. Muganga ati none se mbere yuko apfa mwikize mukora imibonano mpuzabitsina idakingiye? Ndate twarikoze muga. Muganga noneho nubwo koko akenshi yemezwa n'ibyavuye mu bizamini, yatekereje koko ko umwana yaba yarasamye, ariko amubwira ko rimwe na rimwe indwara zihuza ibimenyetso ko byaba byiza asuzumwe bakareba niba koko ibyo bakeka ari byo. Kamariza agiye gutanga ibizamini yikandagira kuko atumvaga uko yabigenza aramutse asanze mu nda ye hibereyemo akana k'agapfubyi. Nyuma yo gutanga ibizamini yarategereje, maze agezweho ajya kumva icy'ibyuma by'umuzungu byavumbuye. Muganga rero yaramubwiye ati nubwo koko ibimenyetso by'indwara zimwe na zimwe bisa, ariko twasanze ukuri kwiyumva muri iyi minsi biterwa n'uko umubiri wawe utarakira ko muri wo hari kuremerwamo umuntu. Aturatwite.
Kamariza yahise avuga ati ntibishoboka muganga, aturumva ko kwirinda nazayerekeza he koko. Muganga amusabye kugerageza kumva ko ibyamubayeho ari bisanzwe, ko rwose nta nka yaciye amabere. Nuko undi aramubaza ati koko ni bisanzwe kumva ko twite kandi uzi ko wayiguteye amaze iminsi apfuye, byongeye atari umugabo wawe gumiye mwabanaga? Nuko muganga aramubwira ati rwose ndabyumva ko bigoye, ariko kandi kubyakira niyo nzira yo kubona umuti wabyo. Ati humura, nubwo ababyeyi bawe byabagora bazagira babyumve bagufasha kwita kuri uwo mwana. Yungamo ati none se ababyeyi banyakwigendera bo ntabwo bazi ko yari umukunzi wawe? Undi aramusubiza ati twitwarabanje gukundana rwihishwa, kuko aribwo nari nkirangiza amashuri yisumbuye, twabiteganyaga mu minsi iri imbere, uretse ko ntanashakaga ko ntera inda tutarabana. Atari ko se ubundi muga ko rwose twakoze imibonano mpuzabitsina nzi ko ntari mu minsi y'uburumbuke, wowe koko ntiwaba wibeshye? Gusa muganga amubwira ko mbere y'uko amufata icyo kizamini yari yaketse ko atwite, ko ariko atifuzaga gukurikiza ibyo ngo abe ari byo ashingiraho yemeza ko atwite cyangwa adatwite, ko icyo kizamini kije gihamya ibyo nawe yakekaga. Ati rero sinibeshye. Ati kandi nubwo tuvuga ko iyo utari mu gihe cy'uburumbuke udashobora gusama, ntituba tuvuze ko igihe utekereza ko utari muri icyo gihe ari cyo koko, kuko umubiri ari umubiri. Ushobora kuba utekereza ko utari muri icyo gihe cyo gusama, ariko wakora imibonano mpuzabitsina idakingiye ukisanga wasamye, kuko umubiri ni umubiri, uwo ushobora kwikorera ibyawe. Ati niyo mpamvu dusaba buri wese kwigengesera, kandi n'abashakashatsi ntabwo bajya bakora ikosa ryo kwemeza ko uburyo ubu n'ubu bukora ku kigero cy'100%. Kamariza rero yanagishije inama umuganga y'uko yakwitwara muri icyo kibazo kimutunguye, maze undi amusaba kubibwira ababyeyi hakiri kare, byaba ngombwa akaba yabibwira nabo mu muryango wa nyakwigendera bakamenya ko yagiye asize umwana imusozi. Ariko umuganga yongera ati niba ariko batari bazi ko ari inshuti yawe, sinzi ko rwose bazakumva. Ati rero niba atakumva nabwo uzihangane wite ku mwana wawe, wenda bazagira igihe babone ko ibyo bakoze atari byo bituma bita ku mwana wawe. Mu by'ukuri Kamariza yumvaga adafite aho ajya, akumva yakwigumira aho ngaho. Gusa nanone uwo muganga yarakenewe n'abandi bari baje aho bahanganye n'ibibazo by'umubiri. Mbere y'uko uwo mukobwa avaho, yashimiye uwo muganga kubw'inama n'umwanya yaramuhaye, gusa amusaba no gusigara amusengera ngo kuko agiye guhura n'urugamba rutoroshye. Muganga nawe yamwijeje kuzamusengera kandi amusaba kuzarwana urwo rugamba agasiga rutsinze. Ati ntuzemere ko rugutsinda mushiki wanjye, ati uzakora uko ushoboye, uzatabarukana intsinzi, abazumva ibyawe bazakwigiraho gushikama kugeza utsinze. Nuko Kamariza agenda avuga ko atekereza ko urwo rugamba kurutsinda bigoye, ko rwose niyumva ko yagezeho agatsindwa azumva ko ntabwo atari yagize. Avaho agenda asa n'umaze umwaka arembye kandi adafite kirwaza. Kamariza arimo ataha yagiye atekereza aho aza guhera ababyeyi be bari bakaze kurusha umuravumba ko basanze atwite. Akibaza ati se bibabwira nkiyagera? Akongera akisubiza ati haba hakiri kare, inkoni sinazikira. Akongera ati cyangwa mbibabwire tugiye kuryama? Nanone akisubiza ati noneho bwo ntatse nta n'uwantabara muri iryo joro. Kamariza yarinze agera iwabo atarabona igihe cyiza yabwiriraho ababyeyi be ko atwite. Nuko hageze bihutira kumubaza icyo abaganga basanze arwaye, undi ababwira ko basanze arwaye igifu, ko ariko bamuhaye imiti icyoroshye. Siravuze atari ko icyo gitindi kije gite, ko ari jye ntigeze nkirwara na nyoko bikaba ari uko. Umukobwa ati ntekereza ko nabitewe n'amafunguro ku ishuri. Si uwo mwana yasaga n'uwabyemeye, ariko nyina we nubwo yari yanze kugira icyo avuga, yasaga n'ufite gihamya ko ibyo umukobwa we avuga atari byo, ko ahubwo atwite. Ndetse ubwo bari bagiye kuryama yaramubwiye ati utazi ubwenge ashima ubwe. Ati kandi ubwenge bwari bwiza iyo butagirwa na bose. Iyo migani yombi yasaga n'ibwira uwo mwana ko ibyo yibwira ko yabonye icyo abeshya ababyeyi be yibeshye. Kamariza rero
yaramwinginze ngo yihangane ntazabibwire se ngo kuko yamubamba. Gusa umubyeyi amusubiza ko atari we ushyigikiye amakosa, ko byaba byiza asanze uwayimuteye hakiri kare. None se uyu mubyeyi azakomeza kubikira ibanga agize ryari? None se ko Kamariza abwirwa ko agomba gusanga uwayimuteye kandi tukaba tuzi ko uwayimuteye yapfuye, azerekeza he? Naho ubutaha, niba utarakora subscribe bikora aka kanya rwose, ni inkunga kuri twe kandi bizatuma turushaho kugutegurira inkuru nk'izi zigukora ku mutima. None se ufite igitekerezo? Kiduhe muri commentaire cyangwa se wifashishe nimero ziri aho hasi. Mwakoze cyane rero, naho ubutaha kandi turabakunda. Ikaze. Mu gice cya gatatu cy'iyi nkuru tukumvise ko Kamariza yagerageje guhisha ababyeyi be kwimvano y'uburwayi bwe arinda atwite, ndetse se asa n'ubyemera, ariko nyina amubwira amagambo isaga navuga ko azi neza ko umukobwa atwite, ndetse twasoreje aho uwo mubyeyi yasabaga umukobwa we gusanga uwayimuteye hakiri kare. Ariko nk'uko tubizi uwayimuteye ntabwo yari ahari. Iryo jambo rero ryabaye nk'irizamura agahinda uwo mwana yari amaze iminsi ahishe kubwo kutabona umwumva, maze araturika ararira. Nyina amusize aho ubona ko iby'amarira ye ntacyo bimubwiye, kuko yatekerezaga ko ari nkamwe ingona yiriza ibeshya ko ibabaye. Nyamara Kamariza yarababajwe na byinshi, harimo kuba yari yarabuze uwo yakundaga ndetse akemera no kumwambarira ukuri ataramukwa, ari nabyo byari byaravuyemo ubwo gutwita imburagihe yari yabuze ahahira avuga. Nyuma y'akanya gato umubyeyi wa Kamariza yagurutse aho Kamariza yari ari, maze aramubwira ati "Rero umwana wanjye, urabizi sinkwanga, gusa so aramutse amenye ko utwite ntabwo twamukira pe, kandi nanone sinzakomeza guhishira amakosa yawe kuko inda tuzayihisha igihe cyose. None rero kugira ngo twirinde ibyo byose ngize igitekerezo." Kamariza ati "Kimbwire numve." Nyina amubajije ati "Se inda yawe uyimaranye igihe kingana iki?" Undi ati "Ni nk'ukwezi." Nuko nyina aramubwira ati "Niteye kukumenya uwayiguteye rero, reka ngufashe indi ivemo kandi tubikora hakiri kare, ejo so atazabimenya akatwirenza." Ubwo Kamariza yari atangiye gutekereza kuri icyo gikorwa, nyina aramubwira ati "Wenda uratekereza ko Imana izaguhanira icyo cyaha, ariko nta cyaha na kimwe Imana itababarira mwana wanjye." Nuko amubwira imwe mu nkuru zo muri Bibiliya y'umugabo witwa Dawidi. Yamubwiye ko Dawidi yari umugabo wakundwaga n'Imana, nubwo we akenshi yishimiraga gukora ibyo twebwe abantu tubona nk'ibyaha bikomeye. Amubwira ko yasambanaga, akica abantu bahora amaherere, ariko Imana yo igakomeza kumukunda no kumukoresha. Ati rimwe na rimwe Imana yirengagiza ibyaha by'abantu ikunda, kandi ntiyashimishwa no kubona ubyariya. Ati ahubwo yashimishwa no kubona wemera icyaha kandi ugasibanganya ibimenyetso byacyo, ukabikora hakiri kare, hanyuma ukayisaba n'imbabazi. Kamariza abajije nyina ati "Koko nico utagira icyaha mama?" Nyina amubwira ati "Humura mwana wanjye, ataho gusebya umuryango nawe utiretse, iyo ngirwa mwana yavaho ukazabyara wabiteganyije." Uwo mubyeyi utarifuzaga ko wabyara imburagihe yagerageje kumumara impungenge, gusa Kamariza asaba nyina kumuha iminsi yo kubitekerezaho ngo ubundi akazamubwira icyemezo yafashe. Ku munsi wakurikiyeho umubyeyi wa Kamariza wari utegereje kumva icyo umwana we azamusubiza ku gitekerezo yari yamugejejeho, yagerageje kumwitaho ndetse ubona ko harimo n'akarusho. Nuko aramubaza niba atarafata umwanzuro ukwiriye, undi amubwira ko atarabona igikwiye ko akibitekerezaho. Nyuma ya saa sita Kamariza agiye gusura Rosine, umwe mu nshuti ze zikomeye. Kamariza yari amaze iminsi akuyeho telefone, ariko uwo mwana yakoraga uko ashoboye akamusura. Ntiyabonaga telefone nk'uburyo bwonyine wakoresha mu gihe ushaka kumenya amakuru y'inshuti yawe.
Gusa nubwo bari inshuti yari ataramubwira ko atwite, ahubwo we yari azi ko ari urupfu rw'umukunzi we rwamuhejeje mu nzu. Ahageze yasanze uwo mwana aribwo akiva mu rugerero, abanza kumubwira ko bagenzi be bamukumbuye, ko akwiye kuzandara akaza akabaramutsa. Kamariza nawe yamubwiye ko ari uko ariko mu by'ukuri atazi igihe azagarukira. Nuko Rosine amubaza ati none se na n'ubu urumva nta kigenda nshuti yanjye? Kamariza yanze kumukura umutima, amubwira ko nubwo atari cyane ko ariko ari kumva ari gutora akamitende. Baraganiriye maze butangiye kwira, Kamariza asaba iyo nshuti ye ko yamuherekeza. Bari mu nzira bagenda, Kamariza aramubwira ati hari icyo nshaka kukubwira, ariko mbere yo kukikubwira ndakwingiza ntuzagire ukibwira nshuti yanjye. Nuko Rosine ahita amubaza ubwoba ati none se waba ushaka kwiyahura? Aturamenye ntuzakore iryo kosa, kuko nubwo koko bigoye kubyakira, igihe kizagira wumve ko yagiye ubuzima bukomeza. Gusa undi amubwira ko atari byo, ko ahubwo ari ibindi ashaka kumubwira. Nuko Rosine amusaba kumubwira vuba ngo kuko ari kumutera ubwoba. Ubwo bari bagezeho bicara hafi y'inzira barimo bacamo. Kamariza yabwiye iyo nshuti ati ejo nagiye kwa muganga basanga natwite. Rosine ati ntabwo bishoboka, ati kuko abakobwa twibagirwa vuba, atubaka akanya yibagiwe umukunzi wawe ku buryo ujya no gusambana. Nuko Kamariza aramubwira ati urabizi iryo kosa ntabwo narikora. Nuko Rosine aseka ababaye ariko anavuga ati ahari nawe wayitewe na Roho Mutagatifu. Kamariza yageze abwira umwana ati wenda wowe n'abandi muzabyumva nk'ibinyoma, ariko iyi nda nayitewe na Niyonzima. Rosine abanje gusa n'utumbise neza, ariko Kamariza aramubwira ati nibyo Rosine, ubu ndatwite. Rosine aramubajije ati kuko wakoze ikosa ryo kuryamana nawe mutarabana, unakora ikosa ryo kwemera akagutera inda? Nuko Kamariza aramusubiza ati kuryamana nawe byo nta kosa mbibonamo, kuko twembi twari twabyumvikanye. Ati ahubwo wenda navuga ko ari jye warangaye, kuko nibwiraga ko igihe ndimo ntasamo. Atari kurebye icyo nta nubwo ari cyo kibazo gikomeye mfite. Undi ati ubwo ikindi kirenze icyo ni ikihe Kamari? Kamariza aramubwira ati mama azi ko ntwite, ariko data ntabwo arabimenye, kandi njye ngo uramuzi, aramutse abimenye rwose no kumbamba yambamba. Ati rero mama yangira inama yo kwikuramo, kandi tukabikora hakiri kare data atarabimenya. Rosine afashe akanya gato atekereza inama y'iyo nshuti ye yagaragazaga uguhangayika gukabije, maze aramubwira ati none se mama wawe azi uwaguteye iyo nda? Undi amubwira ko atamuzi. Nuko Rosine aramubwira ati we niyaba undi nanjye nari gushyigikira igitekerezo cye, ariko kuva ariya nyakwigendera rwose muvandimwe shika murwanirira uyu mwana, kuko ari we rwibutsa Imana yifuje ko wasigarana ukajya wibuka urukundo wakunze Niyonzima. Yungamo ati nkuri inyuma muri byose, kuko nanjye mbaye wowe ntabwo nakora iryo kosa. Kamariza aramubwira ati sinifuzaga gukora imibonano mpuzabitsina n'umusore utaranshaka, ariko ubwo namenyaga ko ntwite nasanze ari Imana yatumye ngira icyo gitekerezo, kuko iyo Niyonzima apfa atansigiye by'ubururu urwibutso ntari kuzakira agahinda nari kugira. Ariko uyu mwana ntwite azambera umuhoza, ajya amarirungu igihe nigunze, kandi azansubizamo n'imbaraga mugenzi wawe nihebye. Kamariza yatandukanye n'iyo nshuti ye, bemeje ko agomba guhagarara ku mfura ye ntatume igenda. Ku mugoroba w'uwo munsi nyina amusanze mu cyumba cye, maze amubaza niba atarabona umwanzuro ukwiye. Kamariza amubwiye ko akibitekerezaho ngo kuko ari icyemezo kimugoye. Nuko nyina amubaza ati ariko se Kama, ugorwa no gufata umwanzuro ukwiye? Niba uzi neza ko so atajya yihanganira amafuti nk'aya, ukabuza amahane ye, mu by'ukuri n'iki gituma utemera nshaka uburyo inda yavamo hakiri kare? Nuko Kamariza asubiza nyina ati mwe murabyumva nk'ibisanzwe mama, gusa kuri jye ndumva naba nkoshije ndamutse nishuye umwana. Uyu mwana dufitanye amateka. Nyina ati ndabyumva rwose, uwo mwana urumva ari we buriza bwawe nk'uko nawe uri uburiza bwanjye. Gusa nanone ntikuze gutekereza uko uwo mwana yabaho mu gihe yaba yumva buri munsi ukubitwa, utukwa, kandi ubwirwa ko uri umukobwa w'umwasama. Utekereze uko yakura aramutse avukiye mu muryango utamukunda, umuryango umubona nk'uwaje imburagihe. Ese
ese urumva yabahati? Kamariza yaramushubije ati njya numva ko ubworo burwara bahoze banywa amata nyuma bakayabura. Ataba atarigeze bayanywa ntushobora kubarwara. Ati rero uyu mwana wanjye nawe nakura yumva agahinda mbana nako, nawe azitoza kubana nako agireho abimenyere. Umubyeyi w'uwo mwana yaramubajije ati ariko se Kamari, koko urumva witeguye guhangana na so namara kumenya ko utwite? Nuko Kamariza aramusubiza ati ntabwo njye nzahangana na data kuko nemera ko nakoze amakosa mama. Igihano cyose azabona ko kinkwiriye rwose nzacyakira ntuje. Icyo ntazigira nemera ni uguhana uyu mwana kuko nta kosa yigeze akora. Ibindi byose rwose nzabyihanganira. Umubyeyi w'uwo mwana yatangiye gushaka ko hazahera abwira umugabo we ko imfura yabo itwite, ariko mu by'ukuri akabura. Uwo mugore nawe ntabwo ari uko yanze uwo mwuzukuru we, nubwo koko yari kubaje imburagihe. Gusa nanone yarazi ko umunsi umugabo we yamenye ko imfura yitwite nawe ubwe bizamugiraho ingaruka. Nawe rero yari yarabuze aho ahera, gusa ubwo yumvaga abaturanyi batangiye guhwihwisa ko umukobwa atwite, yabonye ko ari cyo gihe cyo kubwiza ukuri umugabo we, bigaca aho byagaciye. None se koko Kamariza yiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose kugira ngo arwanirire umwana we nk'urwibutso rw'uwo yakundaga? Ibyo byose n'ibindi tuzabyumva mu bice bizakurikira iki ngiki. Nshuti yanjye kandi muvandimwe, niba utarakora subscribe, umva ko ariyo nkunga ukwiye kuntera, ngaho bikora aka kanya. Nawe wabikoze warakoze cyane. Ngaho ukomeze kubana natwe naho butaha, kandi turabakunda. Ikaze. Iki ni igice cya 5 cy'inkuru yitwa Urwandiko. Mu gice cya 4 twasoreje aho umubyeyi wa Kamariza yari yarabuze aho ahera abwira umugabo we ko umwana watwite, ariko yamara kumva ko byatangiye kumenyekana mu baturanyi agahitamo gushaka uko abimubwira. Birumvikana ko bitari byoroshye. Se wa Kamariza n'umugore we yaramutinyaga kuko agiraga umujinya utagira rutangira. Umugore we rero yagika kubimubwira bari mu rugo, yakwibuka ko umugabo we ateye akongera kwisubira ngo hato atazamukubitira imbere y'abana. Nuko aza kwigira inama yo kuzamubwira bagiye guhinga. Nuko umunsi umwe bari mu murima kwa kunda abahinzi bajya bafata akanya gato bakaruhuka wenda banywa amazi, uwo mugore abwira umugabo we ati hari ikintu maze iminsi nshaka kukubwira ariko nkabaraho mbihera. Undi ati icyo kintu watinye kumbwira ni bwoko ki? Nuko umugore we aramubwira ati nubwo Kamariza atarabikubwira nta yindi ndwara arwaye, aratwite. Umugabo yahise amubaza ati koko Kamariza aratwite? Undi ataratwite, gusa umbabarire kuko wenda ahari ntakoze uko nshoboye ngo mwigishe uko yakwirinda ibyo. Nuko umugabo we aramubwira ati wikwirenganya kuko ntawe hano wahanutse. Ati none se kuki utamugira inama yo gusanga wayimuteye? Umugore we aramubwira ati iyo yose nayimugiriye, ahubwo namusabye ko yayikuramo nubwo nabyo yabyanze. Uwo mugabo yahise avuga ati ubwo se yabyanze avuga ngo iki? Arumva njye nakwemera ko ngomera mu rugo atwite? Nuko umugore we aramusubiza ati ahari wowe nubimubwira arabyumva. Uwo mugabo yahise abwira umugore we ko ibyo guhinga aba yabiretse akajya kubanza gukemura icyo kibazo. Nuko bahita bataha. Bageze iyo basanze Kamariza akiryamye, se ahita amusanga mu buriri. Ubundi busanzwe ntabwo uwo mugabo ajyaga akunda kujya mu cyumba cy'umukobwa we. Kamariza rero yahise amenya ko se yamaze kumenya ko atwite, ahita yitanguranywa aramubwira ati rwose aho kunkubita mureke nigendere. Nuko se aramubwira ati ugenda ujya he? Iyo uba ugenda uba warumviye nyoko ukagenda ntarabimenya. Ubu rero ndashaka kumanza kugira ibyo nkubaza. Numvise ko gusambana abo bumusigaye mubibona nk'ibisanzwe, ariko se no gutwita nuko mubibona? Nuko Kamariza asubiza ati data
rwose ndabizi ko nakoresheje cyane kandi sinifuzaga gutwita imburagihe, mu by'ukuri byarangwiririye. Se yahise amubaza ati ariko se ko mperuka narimazeho utwanjye twose kukunde wige, ubu mu myaka yose wize ntiwigeze umenya aho indi ica ku buryo wenda wari kwirinda gutwita imburagihe? Undi abura icyo asubiza, ahubwo akomeza gutakamba avuga ko atabishakaga. Se aramubwira ati buriya uko umuntu agenda ahura n'abantu batandukanye niko agenda bakuraho ubumenyi bumufasha umunsi ku wundi. Umuntu aherutse kunsaba kugabanya umujinya, ariko hari ibihe ngeramo ukanganza. Gusa wenda reka nkomeze ndwane nawo, kuko iyo mba nkiri uwo nahoze ndi we banamaze kukwereka ko mbabaye. None se Kamari, ko wanze inama nyoko yaguhaye yo gukuramo iyo nda ukaba utanasanga uwo musore ngo mubane, urumva mu by'ukuri nakwemera kubyarira ahangaha? Ibintu ni bibiri, uremera ukuremo iyo nda cyangwa usanga wayiguteye. Kamariza yaramusubije ati byose biragoye. Nuko umugabo ahita ahamagara umugore we ngo aze yumve ishyano agushije. Ahageze umugabo we yaramubwiye ati Kamariza wawe noneho umenye baramuroze si gusa. Undi ati bigenze bite se? Umugabo we aramubwira ati Kamariza amusabye ko akuramo iyi nda, yabyanga agasanga yimuteye, arangije ambwira ko byose ngo bigoye. Uwo mugore se abwira umukobwa ati none se Kamari, ko ibyo so akubwiye byose ubyanze, urumva bigenda biti? Nuko Kamariza arababwira ati rero rwose se uko ntumva ibyo mumbwira, gusa nanone birangoye. Ineza amubaza ati none se bikugoye bite Kamari? Wenda gukuramo inda birumvikana, ariko se no gusanga wayiguteye nabyo bigiye kuba urubanza? Nuko Kamariza arababwira ati impamvu bigoye nuko we ntiyadahari. Sata aho yaba ari hose ugomba kumusangayo. Nuko Kamariza arababwira ati yaba byakunda nakagiyeyo, ariko rwose ntabwo bishoboka. Se avuga ati ufite ikibazo cy'itiki? Niba ari cyo kibazo ufite umura turayiguha, ariko tuvira. Undi ariko ababwira ko atari cyo kibazo afite. Bakomeje kumwinginga, agera arababwira ati yinda rero uwayinteye ntabwo akiriho. Bati ninde? Nuko arababwira ati indi nayitewe na veterineri. Bose bahise bagwa mu kantu, maze se uwo mwana aravuga ati burya bwose ati ababyeyi rero tubabwira ibintu tukabasaba kwirinda, mukagira ngo ahari ni urwango rubidutera, nyamara tuba twanga ko mwarwibwa n'ibintu nk'ibi. None se wabo baba bazi ko mwari inshuti? Kamariza ati ntekereza ko ntabyo bari bazi. Nyine se avuga ati niba twe tutari tubizi, urumva ko kwabo babyeyi batuye iyo bigwa bari kubibwirwa n'iki? Nuko umugabo aravuga ati ubuzi si ingaruka zo gukora ibintu bucece. Nuko Kamariza babwira ko bifuzaga kuza bibabwira hari aho bigeze. Uwo mugabo yese avuga ati none si wabo waba warabibabwiye? Undi ati ntabyo bazi. Sahita avuga ati ubwo rero no kubibabwira hakiri kare, kandi se bazabyemera? Nuko umugore we ahita avuga ati bazabumva se yababeshya ibintu nk'ibyo ngibyo agamije iki? Nuko umugabo we aravuga ati none se hari igihamya afite kwinda twita ari ya veterineri? Nagira Imana bazayemera, bemere no gufasha umwana wabo n'umukazana wabo. Kandi nubwo bimeze bityo Kamari, wowe utekereza aho uzaba, ndetse bishobotse wazajya kwa sogokuru kujyanye imyenda, wenda ukaba ariho. Umugore wese avuga ati nkwikishire, atutambwira ko ushaka kwava. Ubwo se urumva koko nk'ababyeyi be tutaba tumutereranye? Umugabo wese avuga ati none se ubwo mwumvaga nubwo naba narahindutse koko nagira aho nemera ko abyarira? Icyo cyumba ngihakanye hakiri kare, rwose iryo kosa ntabwo ryambaho. Yesu nahoraga nkusaba kwirinda, ariko wabirenzeho ujya kumanika amaguru. Rero itoze kwakira ingaruka zizaterwa no kutumva kwawe. Yesu anasohoka abasigaho. Umubyeyi w'uwo mwana w'urupfakaye imburagihe yisigaye amubwira ati humura mwana wanjye, buriya n'umujinya uri kubimutera. Gusa nanone ugomba kubimenyesha umuryango w'uwo musore hakiri kare. Kamariza yabajije nyina ati ese ma, nk'uko papa bivuga ndamutse mbibabwiye bakabyanga nabigenzane? Nuko nyina yamusubiza ati wenda ntabwo bizageraho, nta mubyeyi wakora iryo kosa, kandi banabyanze twababyeyi bawe twagufasha, ntabwo rwose wabaho nabi kandi duhari. Kamariza yabwiye nyina ati mama, rwose nkusabye imbabazi by'umwihariko kuko nta kutagize ungira inama z'uko nkwiye kwitwara, none dore aho uburangare bwanjye bungejeje.
nyina aramubwira ati Kamariza mwana wanjye, abantu turangwa no gukosa rimwe na rimwe, ahubwo icyo tuba tugomba kwirinda ni ukongera kugwa muri ya makosa twakoze, kuko iyo twongeye kwisangamo biba bigoye kongera kugirirwa icyizere. Kamariza yabwiye nyina ati ese ma ko n'ubundi nakugoye kandi nkikugora, wakwihanganya ukazamperekeza, ko wenda niyo batakwizera ibyo nababwira ariko tubaye turi kumwe nawe wambere umugabo kuri data. Nuko nyina amwemerera kuzamuherekeza akamufasha kubibumvisha. None se koko bazabyumva? Naho mu gice cya 6 ikaze. Iki ni igice cya 6 cy'inkuru urwandiko. Mu gice giheruka, Kamariza n'umubyeyi we bari bemeje ko bazajya iwabo wa Niyonzima uzwi nka veterineri, bakajya kubabwira ko umwana wabo yasize ateye inda. Reka dukomeze rero. Kamariza n'umubyeyi we bateguye umunsi bari kuzagira iwabo wa Niyonzima, ugeze bajyayo. Icyo gihe hari ku cyumweru. Basanze barimo bitegura kujya gusenga, ubona ko bamaze kwakira ko umuhungu wabo yagiye. Babonye abo bashyitsi barimo n'umukobwa wari waravuze ko yahoze akundana n'umuhungu wabo, baba basubitse iyo gahunda kuko babonaga ko ibyo ari byo byose abo bashyitsi badasanzwe. Nuko batangira gushyakirana babashakira amazimano, ndetse babatumuriza n'ubushera kuko bo iby'ibyayi batari babimenyereye. Ubwo bari bari kumwe n'ababyeyi ba nyakwigendera, nyina wa Kamariza yarababwiye ati nubwo bitoroshye rwose mukomere muri ibi bihe. Abandi bati twamaze kubyakira ko ari bwo buzima se, ariko si mwebwe muragenzwa n'amahoro? Nuko nyina wa Kamariza yarababwira ati ntabwo twavuga ko atari amahoro atugenza, ariko twagize ikibazo. Abandi bati habaye iki? Nyina w'uwo mukobwa aravuga ati ngira ngo uyu mukobwa si ubwa mbere mumubonye. Abandi bati turamuzi kuko yavuze ko yahoze akundana n'umuhungu wacu. Nuko umubyeyi akomeza ababwira ati natwe rero aba bana bari barabiduhishe, twabimenye biriya bimaze kuba. Nyuma y'urupfu rw'umuhungu wanyu, uyu mwana yakomeje kuremba, tumwohereza kwa muganga bamuha imiti, ariko n'ubundi ntiyagira ikimumarira. Akomeza kuba mu buriri atarya atanywa, kera kabaye aza kutubwira ko atwite, biratubabaza. Abandi bati birumvikana. Nuko nyina wa Kamariza akomeza ababwira ati nyuma rero nibwo twamubajije uwamuteye iyo nda, atubwira ko ari ya nyakwigendera. Se wa Niyonzima yise amubaza ati none se koko muzi neza ko iyo nda ari umuhungu wanjye? Nuko nyina wa Kamariza aravuga ati n'umukobwa se si nguyu, nabibibwirire. Se wa Niyonzima yise avuga ati mu byo avuga rero anatubwira icyo twashingiraho twemera ko iyo nda koko ari umuhungu wacu, kuko si n'umwana ngo turabona ko basa. Nuko Kamariza arababwira ati mu by'ukuri nta kimenyetso nabona cyerekana ko iyi nda ntwite ari iya veterineri, ariko rwose njye nta wundi musore nabonanye nawe. Nyina wa Niyonzima yise abaza uwo mukobwa ati ese kuki ubwo wazaga gushyingura uwo wita umukunzi wawe, mu byo watubwiye utigeze utubwira ko yasize aguteye inda? Undi amubwira ko yari ataramenya ko atwite. Nuko se wa Niyonzima aravuga ati none ubonye ubaza aho uyerekeza, uribwira uti reka nyitwerere nyakwigendera kuko ntawe uhari, ngo arabihakana. Umva rero nkubwire, ibyo yibwira ko bishoboka mbaye nk'ukuri inzira ku murima ko rwose ari inzozi udashobora gukabya. Niba wibwiraga ko ubonye wagerekaho iyo nda watwite imburagihe, tangira utekereze undi wayigekaho kuko uyu we byanze. Kandi ntuzongere no gutekereza gukora ikosa nk'iryo, kuko uretse ko usanze ngiye gusenga utari kunkira rwose. Nta soni. Umugore w'uwo mugabo yaramwinginze ngo nagabanye uburakari, ariko ndakomeza kwijojota avuga ko binabaye byo ari we waba aramutereye umwaka umwana, ko atakagombye no kumukurikiza iyo nda. Abandi bo bari bifashe ku munwa. Nyina wa Kamariza yarababajije ati none se ko wenda mushobora kuvuga ko uyu mwana abeshya, murabona koko nanjye najya muri uwo mujyo nkashyigikira ikinyoma cye? Nuko nyina wa Niyonzima aramusubiza ati rwose ntabwo tuvuze ko uri umubeshyi, ariko kandi nawe ushobora gutwarwa buhumyi n'ibyo umukobwa wawe akubwira ukabifata nk'ukuri. Erega nawe ndi umubyeyi,
umwana araza akakubwira ikintu rimwe na rimwe arira ukagira impuhwe ndetse ukumva ko ari ukuri, ariko nyuma wagenzura witonze ugasanga arakubeshya. Rwose genda winginga umukobwa wawe akubwiza ukuri, ariko kukubeshya no gushaka guteranya imiryango. Umugabo w'uwo mugore yese yongeraho ati ahubwo niba aricyo cyabazanye nimumvira, kuko babonaga bitangiye gufata indi ntera. Basezeye abo babyeyi gusa babasaba gusigara babitekerezaho. Kamariza na nyina bari mu nzira bataha bagiye baganira. Kamariza ati ibyo nakekaga ngo ibi birabaye, gusa noneho ndabigenza nte koko? Nyina amubwiye ati ariko Kamare, none waba koko uri kubeshyira uriya musore bitahiye nk'uko ababyeyi be babivuga? Nuko Kamariza asubiza nyina ati koko ubu icyo ni ikintu najya kubeshya? None se ndushaka kugira uwo nyigerekaho nari kubura undi utari n'uwo utariho? Nyina nawe yabitekereje yumva koko ibyo avuga ni ukuri, nuko aravuga ati noneho so ntabwo tumukira. Ariko ni hahandi araza kubyumva nubwo bigoye. Batashye bikandagira kuko bumvaga noneho bataze kubona icyo bavuga imbere y'uwo mugabo. Bagezeyo basanze uwo mugabo yibereye mu turimo two mu rugo ari kwita no ku matungo ye, nuko babanza kujya gushaka icyo basamura, nubwo n'ubundi Kamariza atarenzaga ibiyiko bibiri. Bamaze gusamura batekerereza uwo mugabo uko byagenze. Nyina wa Kamariza yabwiye umugabo ati urwishe ya nkarura cyagirimo. Umugabo aramubaza ati byagenze bite se kandi? Undi amubwira ko ababyeyi banyakwigendera babateye utwatsi ngo kuko nta gihamya bafite yahamya ko iyo nda koko umukobwa wabo atwite ari y'uwo musore. Nuko umugabo aravuga ati ariko ni nabibabwiye kandi nanjye bayege nabatera utwatsi. Ati none se mumaze kumva bimeze bityo mwaje muganira ko mugomba kubigenza muti? Umugore aramusubiza ati none se ukuntu byagenda nukuye? Nuko reka nyina akayibyara kuko ngwibyaye ikibazo cyonse. Umugabo yese amubwira ati ariko icyo ndumva narakubwiye ko kidashoboka, mu byo mutekereza icyo mugikuremo kandi mushakisha igisubizo cyihuse, kuko ntashaka Kamariza ntandarire rwose mu rugo. Yajya kwa sebukwe, yajya kwangariye mu mibande no mu bigunda, ajya bashaka ariko amvira. Umugore we aramubwira ati ariko se mugabo mwiza, wenda reka tuvuge ko uyu mwana yakosheje, ariko se niba koko wamuteye inda yarapfuye, iwabo w'uwo musore bakaba bavuze ko batapfa kumva ibyo tubabwira, mu by'ukuri uyu mwana turamwirukana tumwoherezayo. Undi aramusubiza ati aho ajya hose biramureba, icyo mpfa nuko atandarira mu nzu. Ati kandi ndumushyigikiye amakosa ye, umufasha gushaka aho agana. Nuko umugore we aramusubiza ati oya rwose nawe ujya ushyira mu gaciro, kandi niba udashaka ko haba hano nawe ntacyo mama akora. Sinajya mu nzu ngo ndyame nzi ko umwana wanjye ari ku gasozi, byaruta nkaba ndi kumwe nawe niba ari kimwica kikambanza. Gusa umugabo we amubwira ko ntacyo bimubwiye, ko niba yumva ashaka kugenda n'umukobwa we bahajyana, ariko ko atari bumurarire mu rugo. Ati ngiye aha haruguru musigare muganiraho mwerekeza niba mujyana. Uwo mugabo amaze kuva aho basigaye bihebye. Nuko umubyeyi w'uwo munyabyago aravuga ati ariko Kamari, urabona ibyo uba ukizemo? Kuki abana mutumva koko? Ubu ko ubona so yarubiye biragenda biti? Nuko Kamariza abwira nyina ati ndakwingiza mubyeyi, rwose mbabarira ko byarangwiririye. Undi ati byakugwiririye bite Kamari? Ko ahubwo mwifuza guhaza irari ryanyu mwirengagije ingaruka zabivamo. Ubusurerekeza. Kamariza asubije nyina ko nta kibazo, ko nubwo yarara hanze ari bubyihanganire. Nuko nyina aramuhumuriza. Yaramubwiye ati mwana wanjye, nubwo koko wakosheje ariko ntabwo ndibwemere bigeraho. So naza ndakomeza mwinginga nubwo bigoye, ahari araza guca inkoni izamba. Nuko Kamariza ashimira nyina, ubundi ategereza ko ijoro rigwa ngo arebe koko kwizo mpuhwe azigirirwa. Ni naha dusoreje iki gice, tuboneraho no kubasaba kuzabana natwe mu cy'ubutaha. Niba utarakora subscribe bikore rwose hakiri kare. Ni inkunga kuri twe kandi nawe bigufasha gukurikiriza inkuru mu buryo bworoshye. Wibuke no gukanda kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo nituya dushyiraho inkuru ujye tubimenyeshwa. Ibihe byiza rero kandi turabakunda cyane. Tubahaye ikaze. Iki ni igice cya 7 cy'inkuru urwandiko. Duherukana umubyeyi wa Kamariza amuhumuriza,
amubwira ko se nava aho yari yagiye aza gukomeza kumwinginga ngo arageraho wenda agira impuhwe za kibyeyi. Nubwo umubyeyi yari yagerageje kumuhumuriza, Kamariza yabaye agiye kuryama kuko yatekerezaga ko ari bwo buryo abonye bwo kuryama. Yatekerezaga ko ibyo se yavuze ataza kwisubiraho, akumva ko ari buze kurara bundabunda aho ari bube ataza gusinzira. Nka saa 12:30 z'umugoroba uwo mugabo yaratahutse, abaza niba Kamariza akiri aho, maze umugore we aramubwira ati none se urumva kuko yabagiye hejuru. Umugabo yari yaramushubije ati mama Kamari, ngira ngo uranzi icyo mvuze nkomeje ntabwo mpfa kwisubiraho rwose, ngiye ngo umukobwa wawe areba aho ajya ntandarire mu rugo, gerageza unyumve agende njye nawe nta kibazo tugiranye. Nuko umugore aramubwira ati nanjye rero wamenye ko nagenda ntacyo ngoma nkora, uyu mwana nubwo yakosheje ariko nk'ababyeyi be dufite inshingano zo kumurindana n'abandi, ubwo urasigara wita kuri barumuna be, njye nawe turajyana kuko sinshobora gutererana umwana wanjye, nawe nta maraso yacu. Umugabo yaramusubije ati ntabwo nakubuze kwita ku mwana wawe, mujyane ariko sinshobora kwihanganira aya makosa. Kamariza nawe aho yari ari ntabwo yarasinziriye, yumvaga icyo kiganiro ababyeyi be barimo baganira. Amaze kumva ko umwanzuro wafashwe, yabasanze aho bari maze abwira nyina ati mama, ihangane ureke data mpane kuko narakosheje. Nubwo nta mwana ukuri imbere y'ababyeyi be, ariko imyaka mfite mu bushobozi bwo kubona ko igikorwa iki n'iki ari cyiza cyangwa ari kibi, kandi nibyo nakoze nabikoze mbizi, nubwo wenda ntumvaga ko byageraho, ariko nari mbizi. Rero ndumva nkwiye kwemera ingaruka zose zatewe n'ubwo burangare, ariko nanone sinshaka ko wowe mubyeyi mwiza uzizwa amakosa yanjye. Nyine se amubwira ati umva Kamariza mwana wanjye, humura kuko icyaha cyose wakora imbere yanjye uhora uri umwana wanjye, amaraso yanjye sinshobora rero kuyareka ngo asesekare nyabona. Niba ari ikigunda ndakereramo ku bwawe, wowe imfura yanjye. Kamariza asubije nyina atamarira ati mama, rwose bita urugo rwawe ngo ukurikiye ikirumbo cyawe, nubwo koko ndi umwana wawe, ariko nanone barumuna banjye baragukeneye ngo nabo biteho nk'uko nanjye wabigenje, nubwo nanze nkakunanira. Gusa nyina amubwira ko adashobora kumureka ngo ajye kurara mu bigonda wenyine. Se wa Kamariza yaravuze ati icyemezo nagifashe, kandi niba na nyoko ashaka ko mujyana rwose nimujyane. Barumuna ba Kamariza nabo bumvaga ibyo, bamwe batangiye kurira babaza nyina aho agiye, gusa babwira ko atahazi, ko ariko badakwiye kugira ikibazo kuko bari kumwe na so bakunda, ariko abandi basaga n'abatabyumva. Umubyeyi wa Kamariza yamusabye gushaka icyo bifubika ngo bakajya kureba aho barara hakiri kare, nawe areba icyaza kwikinga imbeho, ubundi basezeraho bati muramuke. Umubyeyi ariko abana be bato bashatse kumukurikira, ariko se arabafata, basigara barira. Umubyeyi wabo nawe ajyana agahinda. Bageze imbere, Kamariza yabajije nyina ati ariko se mama tugiye? Undi amubwira ko bagiye kureba umuyobozi w'umudugudu ko akaza agashyira hake, ariko Kamariza aramubwira ati mama wituma bigeraho kuko imyaka mfite ntabwo nkiri umwana wo guhangayikirwa bigezaho, reka njye kwaka icumbi iwabo wa Rosine, noneho ndarara ntekereza umuti w'iki kibazo. Wowe ujye kwita ku rugo rwawe, wite no ku bavandimwe banjye, kandi mama ndagushimiye, nari nzi ko nkunda ariko ntabwo nari nzi ko nkunda bigezaho. Nyina amubwiye ati Kamari, nibyo koko warakoresheje pe, gusa nanone simbona ko iki gihano ari cyo ukwiye, mbona ahubwo twakagombye kugufata mu mugongo kubwo kubura uwo wakundaga. None reba byose ari gukora, none se mwana urumva kuko nabiceceka hanyuma amaherezo akazaba yayo. Ati nagiye mbona ingero z'abana nkawe bagiye batereranwa n'ababyeyi babo kugeza ubwo batakaza icyizere cyo kubaho bakiya ku buzima. Mwana wa, ndatinya ko nawe wakwiheba ukaba waniyahura. Kamariza yasubije nyina ati mama, iyo wenda inda ntwite niterwa n'uwo ntakunda sinari kwirirwa mbitindaho, rwose umunsi ari kuba nyuma kuri iki, ariko mfite inshingano zo kwita ku mwana wanjye umwe rukumbi umugabo wanjye ansigiye, kandi mama nzamurinda uko bishoboka kose. Nyina nawe yaramubwiye ati mwana wa, rwose iyo niyo mfura yawe, twe nk'ababyeyi bawe dushobora kuzananirwa kukurindana n'umwuzukuru wacu, ariko wowe ntuzananirwa kurinda umwana wawe. Uzagerageza uko ushoboye usigasire umwana wawe
maze uzabashe kumva uko kuba narakugize byandyoheye. Kamaliza yasezeranyije nyina kuzarwana urwo rugamba nubwo ngo rutoroshye. Bagizeho basezeranaho, Kamaliza ajya kwaka icumbi wabo wa Rosine, naho nyina asubira iwe. Yasanze bamwe mu bana be bakirira, ubundi bamubonye barishima. Kamaliza nawe ageze iwabo wa Rosine yakiriwe neza n'abo muri urwo rugo, kuko bari bazi ko uwo mwana ari inshuti y'umwana wabo. Nuko amafunguro ahiye bararya, barangije bagiye kuryama. Abo bana bari babuze ko baganira, ariko ubwo bari bageze mu buriri batangiye kuganira. Nubwo Kamaliza yari yagerageje guhisha ko ababaye, ngo ababyeyi b'uwo mwana batamubaza icyo yabaye, mu by'ukuri yarababaye ndetse n'inshuti ye yari yabibonye. Rero Rosine amubajije uko byagenze, namubwira ko yabo bamwirukanye. Rosine aramubajije ati none se bari kwirukana bakujyana he? Undi aramusubiza ati uyu munsi nibwo nanavuye iwabo wa Niyonzima, kandi nabo banshwishurije bambwira ko ngomba kureba ikindi mbabeshya, ngo kuko icyo bavumbiye ko ari ikinyoma. Rosine byaramubabaje ndetse aravuga ati none n'ababyeyi bawe nabo batituvira aha? Ati ubusura bigenze ute mwana wa mama? Kamaliza yaramushubije ati naba mbeshye ndamutse nkubwiye ngo harakurikiraho iki cyangwa kiriya. Ubundi wumva isi y'ibitekerezo byanjye isa n'iyageze ku iherezo, hamwe uba ureba aho uturutse ariko aho ugana hatagaragara. Ati rwose nashobewe. Inshuti ye yaravuze ati ariko kuki ababyeyi bikunda, ubu baraza kuryama basinzire bazi ko ari ku gasozi? Nuko Kamaliza amubwira ko nubwo kuko nawe atabyishimiye, ko ariko akurikije ibyo bamukoreye akwiye kumva ko nabo bababajwe nuko gutenguha. Nadusoreje iki gice tubasaba kuzabana natwe ubutaha. None se Kamaliza arabaho ate niba iwabo bamwirukanye, naho twakwita kwa sebukwe bakamwirukana? Tuzabimenya mu bice bizakurikira iki ngiki. Naho utaha rero, kandi rwose mwakoze. Wibuke gusiga ukanze subscribe niba utarabikora. Ikaze. Iki ni igice cya 8 cy'inkuru yitwa Urwandiko. Ubushize twasorejeho Kamaliza yaragiye kwaka icumbi iwabo wa Rosine, kandi bari muhaye. Noneho reka dukomeze. Mu rukerera rw'uwo munsi nka saa 9, Rosine yakangutse yumva Kamaliza ari kurira. Nuko ahita amubaza icyo abaye, ndamubwira ko ntacyo, ngo niryamire. Ariko ndamubwira ko atabona ibitotsi, azi ko inshuti ye imeze ityo. Yongera ati kandi Kamari, nubwo nkubaza icyabaye, si uko unyobeye ko uhanganye n'ibibazo uruhuri, rwose gerageza kwihangana. Kamaliza n'amarira menshi aramubwira ati Rosie, rwose nzi ko nta n'imwe umuntu azigera abura ibimuhangayikisha akiri muri iyi si, ariko se jyewe niki nakoshereje Imana cyatumye nyaka umukunzi wanjye nabonaga mu buzima bwanjye byongeye akagenda asiga nteye inda? Ese niba koko nta kimana ihishwa, kuki yemeye bigera hariya? Ariko yarabyirengagije, inyongeraho n'ibigeragezo byo kwanga n'ababyeyi banjye, ndetse n'abakagombye kumbera amabukwe na data bukwe ntibanshira akari urutega, kuko niyo naba umunyabyaha kajana nakagombye guhanishwa ibihano nk'ibyo. Akababaro k'uwo mwana karumvikanaga, kandi inshuti ye yiyumvisha gukomerewe. Yaramubwiye ati Kamari, nubwo Imana ihora twifuriza ibyiza, jya uzirikana ko na Sekibi aba ari aho hafi ashakisha icyuho yacamo tugabaho ibitero. Ahubwo aba yifuza ko twahora dutya, tugahora duhangayikishijwe n'ibibazo yaduteje, bikatubuza gutekereza ko ejo cyangwa ejo bundi hashobora kuzaba hatandukanye n'uyu munsi. Kamaliza amushubije ko bigoye kuzongera kubaho byibura yishimye, gusa mugenzi we amusubiza ko nk'uko ibibi bitubaho tutajya tumenya igihe bizazira, ko ariko ni byiza iyo bigiye kuza rimwe na rimwe bitaduteguza. Ati muvandimwe wanjye, gerageza kwakira ibyabaye, ahubwo reka dutekereze uko twabigenza ngo byibura ubuzima buse n'ubujye ku murongo. Ureke guhora ubunza imitima wibaza aho ejo uzaburi. Ati ntekereza ko hari ibyo dukwiye gushakira ibisubizo hakiri kare, kuko nubwo ababyeyi banjye ari abantu beza, ariko ntabwo bagira aho bakwemerera kuba hano igihe kirekire. Umunsi umwe cyangwa ibiri ntacyo byabatwara, ariko umaze icyumweru hano byongeye ufite ibi bimenyetso bihamya ko utwite, ni ukuri bahita bansaba kuva hano. Rero reka dutekereze icyo twakora hakiri kare
kugira ngo twirinde ibyo. Kamariza aramubwira ati none se ubu turatekereza iki Rozi? Ati nsigaye numva ibitekerezo byanjye bitagikora neza. Rosine aramubwira ati humura ibyo bibaho. Rero ntekereza ko umuntu yatangira gushakisha aho twakodesha inzu nubwo yaba nto ukaba uyibamo, ikibazo cyaho uba kikaba gikemutse. Kamariza ati hanyuma se nyuma yaho bizagenda biti? Nuko inshuti iramubwira iti Kamari, aka kanya reka turebe ibyaho tubasha kubona, iby'ahazaza tubiharire Imana. Ati ibyo dushaka gukora byose biradusaba amafaranga. Yewe rero ndakubonera inzu byibura amezi 2. Kamariza yashimishijwe n'icyo gikorwa umwana amukoreye ndetse aravuga ati none inshuti y'ukuri mfite. Nuko Rosine aramusubiza ati erega Kamari, inshuti uba uyikeneye aho rukomeye. Rero utagutabaye ubikeneye nta nshuti bimurimo. Nuko Kamariza akomeza amubwira ko nawe agiye gushakisha umukiriya wa telefone ye ngo kuko nayo ntacyo akiyikoresha. Ati amafaranga nzakuramo amwe nzagura udukoresho two mu rugo asigaye nyabike. Ariko Rosine ahita amubwira ati ese Kamari, aho kuyabika ngo ujye kuramo icyo ukeneye cyose, nta kuntu twazashaka akantu wacuruza nubwo kaba imboga noneho kakajya kakunganira? Undi ati koko nahangeze. Nuko Rosine aramubwira ati Kamari, abantu bagorwa n'ubuzima akenshi ni babandi batajya bamenya ko ubuzima bwahindutse ngo bahindukane nabwo. Usanga wenda nta mafaranga bafite ariko na make babonye bakayakoresha nk'uko bayakoreshaga bagifite menshi. Nanone babumva batakora akazi gaciriritse kuko baba batekereza ko babazi babaseka. Gusa mugenzi wanjye si byo wowe nkwifuriza. Nibyo abatazi ko ubuzima ari gatebe gatoki bashobora kuzaguseka, ariko abazi ubuzima baza kubona nk'umukobwa w'intwari. Kamariza rero akuriye mu muryango ukomeye ku buryo yumvaga bazamubona acuruza utwo tuntu duciriritse bazamuha inkwenene. Gusa inshuti ye yamufashije kumva ko nta kibazo. Abo bana bagezeho barasinzira nubwo bwendaga gucya. Ubwo ariko niba wa Kamariza nta mahoro urebye yari ahari. Nyina wa Kamariza yari yarakariye umugabo we wari wirukanye imfura yabo. Umugabo we rero yagerageje kumwereka ko icyo gikorwa ari cyo gikwiye umwana utumva. Ati kandi umenye kwira ari isomo kuri barumunabi, nabo bazajya bahora birinda kugwa mu ikosa nk'iryo mukuru wabo yaguyemo. Umugore we aramubwira ati cyakoze abagabo muri inyamaswa koko ubu uremye umwana yangare ngo nuko atwaye indi mburagihe. Nuko umugabo aramubwira ati reka tuvugishe ukuri, umwana wanjye kuva akiri muto yigeze abura ibiryo, igikoma cyangwa ikindi cyose yari akeneye ngo agire ubuzima bwiza. Amaze kujya mu mashuri yisumbuye sibwo nagabanyije kujya mu kabari ngo hatatazirukanirwa amafaranga y'ishuri. Nubwo hari igihe tutaboneraga igihe umwana wanjye yigeze yirukanwa, sinakoraga uko nshoboye ndetse nkaba nanatanga itungo ryanjye ngo abashe kwiga. Yigeze yambara ubusa cyangwa ngo yambare ibishaje. Imyenda yanjye si wowe nahihaga ngo yinjyanire ku mudozi ngo ayidode yacitse, ndetse wowe ubwawe imwe ukajya utinya kuyijyana ngo bataguseka kubera ko n'ubundi yabaga yarashize. Sinagiye kwambara inkweto byibura nzima, ejo bundi byibura mbona ko yenda kurangiza. Iriya telefone afite uzi amafaranga niguze ngo hato batazamushukisha telefone. Hariyo ntunze cyangwa wowe hariyo utunze? Nuko sitakubera cyangwa utamenya kwikoresha. Ariko ibyo byose twamukoreye yabonye ko igihembo cyabyo akwiye kuduhemba ari ugutwara inda. Rwose urakara uko ubishaka, ariko umenye ko adateze kugaruka mu rugo rwanjye, ntagende yirwaneho. Umugore we nawe suko atabonaga ibyo byose, gusa we yumvaga koko nubwo umwana wabo yakosheje ariko byibura bakwiye kumuba hafi. Gusa umugabo we yamubwiye ko naramuka numvise ko hari icyo yamufashije bazabipfa. Ati mureka agende yirwaneho, si inkomino, nabura akazi ntazabona n'umugabo. Uwo mugore nubwo byari bimugoye yagerageje kumva umugabo we kuko koko nawe yabonaga uwo mwana yarabatengushye, ahubwo bashyira imbaraga mu kwita ku bavandimwe be ngo hato nabo batazigera babura ibyo bakenera umunsi ku wundi. Ni naho dusoreje igice cya 8. Turabasaba kuzabana natwe ubutaha. Mwakoze cyane kandi turabakunda. Tubahaye ikaze.
Iki ni igice cya 9 cy'inkuru yitwa Urwandiko. Duherukana ababyeyi ba Kamariza biyemeza kwita kuri barumuna be, undi ngo bakamureka akirwanaho. Nawe kandi abifashijwemo n'inshuti ya Rosine bari batangiye gushakisha igisubizo cya bimwe mu bibazo uwo mwana yari afite. Rosine yatangiye gushaka amakuru y'ahantu hari inzu ikodeshwa kandi nanone idahenze, ndetse aza kumva ko hari aho iri. Abibwira inshuti ye bashaka akanya bajya kureba uko imeze. Iyo nzu basanze nubwo ari nto ariko ari nziza, ndetse bahavuye bayishyuye. Bari mu nzira bataha, Rosine yabwiye Kamariza ko byaba byiza aramutse agize ibikoresho bimwe na bimwe nk'ibiryamirwa asaba iwabo. Kamariza nawe yamubwiye ko yahoze atekereza kujya kwaka umufariso yajyaga akoresha akiri ku ishuri, ko ariko yagize ubwoba bw'uko bamwumvira ubusa. Gusa inshuti ye imubwira ko baramutse bayimwimye nabyo yabimenya, ko ariko atari byiza ko yabatekerereza. Nuko undi ahita amubwira ko agiye kuhaca agapfa kuruta. Kamariza yese yerekeza iwabo, naho uwo mwana nawe asubira iwabo. Kamariza yasanze nyina ari buhari, amubonye azamusatira amubaza uko ameze, undi amusubiza ko ameze neza. Nuko nyina ahita amubwira ngo naza ajye kugira icyo amwereka, ahita amujyana mu gikoni. Bahageze, nyina yahise afata isahane ngo yarurire umwana w'ibyo kurya, gusa undi amubwira ko yariye. Nuko nyina aramubwira ati mwana wa, rwose so yababajwe n'ibyakubayeho, kandi Kamari nkomeje kumuhatira kukubabarira byazana umwuka mubi hagati yacu. Rero nahisemo kumureka agakora icyo ashaka, wenda umunsi azumva bimujemo azakubabarira. Nuko Kamariza amubwira ko rwose nawe azi ko yakosheje, kandi ko ari umubyeyi wamwumva, ko ariko hari icyo yaraje kubasaba. Nuko nyina amubaza icyo ari cyo, undi aramubwira ati Rosine yafashije gushaka inzu nabamo, ndetse twayibonye, mvuye no kureba uko imeze kandi dusize tuyishyuye. Gusa nanone hari udukoresho tumwe na tumwe ntari mfite, nari nje ngo byibura mbinginge mutume. Nyina yaramushubije ati mwana wanjye se none natuguha sakabimenya namukizwa n'iki? Bakimuvuga uwo mugabo abagezaho avuye kwahirira amatungo ye. Abonye Kamariza yaramubajije ati bite Kamari? Ndamubwira ko ameze neza, ko yaraje gutwara imyenda ye. Sahise yikomereza mu bye, maze Kamariza aramubwira ati ese byakunda ko najyana amafariso nakoreshaga nkiri ku ishuri? Nuko se aramubwira ati ubujyane kuko n'ubundi n'uwawe. Nuko Kamariza ashimira se. Se aramubwira ati Kamariza mwana wanjye, wihangane utwumve, wumve ko tutakwirukanya aha kuko tukwanze, ahubwo no kugira ngo byibura ujye umenya ko watubabaje. Kamariza yamubwiye ko nubwo bitoroshye kubyakira, ko ariko abumva ngo kuko ntacyo batamukoreye. Nuko Kamariza afata imyenda ye mike, nyina amuha n'udukoresho tumwe na tumwe two mu gikoni ngo ajye twifashisha, ndetse na wa mufariso arabujyana. Nyuma y'iminsi 2 ya telefone ya Kamariza yabonye umukiriya, arayitanga, nawe agura agatelefone gato ko kujya yifashisha. Yaguze n'utundi dukoresho twibanze yaburaga, ubundi arimuka asezera ababyeyi b'inshuti ye, ndetse ababwira aho agiye n'igitumye ajya kuba muri ubwo buzima. Bashimye ubutwari bw'uwo mwana, kuko nubwo koko yari yarakosheje, ariko byibura yari yanagerageje kwakira igihano ababyeyi be bari bamuhanishije. Inshuti ya Rosine barajyanye kugira ngo abanze amutinyure iyo nzu. Bahageze, umwe yateguye amafunguro, undi akora isuku. Barangije barasangira, ubundi baganira n'icyo umwana agomba kujya akora bakurikije amafaranga bari bafite. Banzuye ko agiye kujya arangura imboga n'imbuto, ubundi akabicuruza. Ku munsi wa mbere, Rosine yaherekeje inshuti ye ku isoko gushaka icyo bacuruza, ndetse nubwo bwari ubwa mbere barafatanyije babona ibyo bashakaga. Bavuye aho berekeza mu gasoko kari hafi y'aho Kamariza yari yatangiye kuba, kuko hari amafaranga basabwaga gutanga na Kamariza yari yatanze, ubundi ahabwa ikibanza cyo gukoreramo. Uwo munsi nubwo wari uwa mbere, ariko waragerageje. Watangaga icyizere ko nta kabuza bizageraho bikagenda neza. Rosine yamaranye iminsi mike n'uwo mwana amufasha kwisanga
muri ubwo buzima bushya, ariko nanone nawe yagombaga gusubira iwabo. Buri bucya ataha, Kamariza yamubwiye ko yashimishwaga no kuba bari kumwe kuko yamufashaga cyane. Ati bigiye gusubira irudubi. Rosine yamubwiye ko nubwo wenda mu ntangiriro bishobora kuzamugora, ko ariko gake gake azagenda amenyera ubwo buzima. Ati gusa Kamari, uramenya uko uzitwara, ntuzabe biri hanze. Kamariza yamushubije ko ibyo yakoze byamuhaye isomo, ko adashobora kongera kwisanga mu byaguyemo. Nuko Rosine aramubwira ati simvuze ko utasurwa kuko nta gihano urimo kikubuza kubaka ubucuti, gusa nanone ntuzabe nka ya nsina ngufi buri wese aca ariko uko ashatse. Mu gitondo cyakurikiyeho, Rosine abyutse ataha, Kamariza atangira kwibana. Icyo gihe nawe yabyutse ajya mu kazi. Aho yarasigaye aba nubwo ari umurenge umwe n'iwabo, ariko harimo akagendo ku buryo nta bantu benshi bari bamuzi. Ibyo nabyo byamurindaga ipfunwe n'ikimwaro yari guterwa n'abamuzi bari kumubona wenda akora ako kazi ndavuga ko gaciriritse. Umwana yarasigaye byibura arya nubwo yaryaga duke. Yaryaga no kuri izo mboga ndetse n'imbuto yacuruzaga, wenda akagura uburisho. Ako kazi urebye nubwo atakavanagamo byinshi, ariko yabonaga bikomeje bityo ntacyo byaba bitwaye cyane. Yitaga ku bakiriya uko ashoboye, akabakirana urugwiro kandi akagerageza ku buryo bagenda bishimye. Abenshi bagarukaga kugura imboga cyangwa imbuto niwe barebaga. Nyuma y'iminsi mike atangiye ubwo buzima, ubwo ari mu kazi hari nimero nshya yamuhamagaye. Nuko aritaba, yumva n'ijwi ry'umugabo. Uwo muntu yamubajije amakuru, undi amubwira ko ari meza. Nuko uwo muntu aramubwira ati ndabizi ko utamenye, gusa reka nkwibwire. Undi ati nyibwire. Uwo muntu yabwiye Kamariza ko yitwa Yohana, akaba umuvandimwe wa Niyonzima wahoze ari umukunzi we. Yongeraho ati biriya byago byabaye ntari mu Rwanda, niyo mpamvu utigeze mbona. Gusa wihangane kuko ubwo nageraga ino bambwiye ibyo bagukoreye birambabaza. Kuko nubwo uzi ko ntakuzi, Niyonzima yakundaga kukumbwiraho, akambwira ko agukunda kandi akanyoherereza n'amafoto yawe. Kamariza yashimishijwe no kumva byibura mu muryango wahoze ari umukunzi we hari uzi iby'umubano wabo. Nuko Yohana abaza Kamariza niba ibyombanye ababyeyi be ko yaba yarasigiwe inda n'umuvandimwe we ko byaba ari ukuri. Kamariza amusubiza ko nubwo ababyeyi banyakwigendera banze kumwumva, ko ariko inda twite ari y'umuhungu wabo. Nuko Yohana amubwira ko nubwo abo babyeyi batabyumva, ko ariko yemera adashidikanya ko ibyo avuga ari ukuri. Ati kandi ayo ni amaraso yacu, rero njye nzakora uko nshoboye mbiteho. Ati ahubwo mu minsi mike ngiye kumara ino, nkundira nzatahe tubonanye. Kamariza amubwiye ko nta kibazo, ko ubwo nabona akanya azaza akamusohoza. Nuko undi amubwira ko agiye kubitegura akazamubwira. Yohana kandi yabajije uwo mwana niba ngo iyo nimero yaramuhamagayeho iba muri Momo, undi amubwira ko ibyo atari ngombwa. Nuko umusore aramusubiza ati umva Kamari, nzi ko umugore utwite aba akeneye utuntu dutandukanye, kandi Niyonzima yambwiraga ko aribwo ukirangiza amashuri. Rero nubwo ntazakubonera icyo uzifuza cyose, ariko nzagerageza byibura nkubonera iby'ibanze bizatuma ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe buba bwiza. Kamariza yaramushimiye, anamubwira ko iyo nimero iba muri Momo, atariko simbe nkugoye. Bamaze kuvugana, Yohana yoherereje uwo mubyeyi waryo kubyara imburagihe 20,000. Niko Kamariza amwandikira ko ashimishijwe n'ubwo bufasha mugeneye, ati Imana isubiza aho ukuye. Kamariza nawe yanze kwihererana iyo nkuru, ahita ahamagara inshuti ya Rosine. Bataranasuhuzanya, Rosine yahise amubaza icyamushimishije ngo kuko atari uko asanzwe. Nuko Kamariza amubwira ko koko yemeye ko Imana burya koko yumva amasengesho yabo nubwo yajyaga atekereza ko itayumva. Nuko Rosine amubaza icyabaye. Kamariza amubwiye ko amuhamagaye amaze kuvugana na mukuru we wahoze ari umukunzi we, ko kandi amubwiye ko
yarazi umubano wabo ko yizera ko inda atwite ari iy'umwana wabo. Rosine aramubajije ati none baba ari abatekamutwe bashaka kugufatirana ngo bagucuze n'utwo ufite? Nuko Kamariza amubwira ko umukunzi we yajyaga amubwira ko afite umuvandimwe witwa Yohana, ko yanamweretse ko ibyo avuga ari ukuri, akaba amaze kumwoherereza 20,000. Rosine ashimishwaga no kumva inshuti ye yishimye kandi akababazwa n'icyababaje inshuti ye. N'icyo gihe yashimye Imana ngo kuko icyo cyari ikimenyetso cy'uko itigeze batererana. Ubwo bari bakiganira, Kamariza asabye iyo nshuti ye ko yaba yihanganye akabanza akakira umukiriya yabonye. Nuko abanza kwisegura kuri uwo mukiriya kuko ngo yari ari kuvugana n'inshuti ye. Uwo mukiriya yamubwiye ko nta kibazo, nuko amubwira ibyo yari aje kugura. Nuko Kamariza arabimuha ndetse aranamwongeza. Umukiriya agiye kugenda yabajije Kamariza aho bacururiza ibindi yashakaga, nuko Kamariza nawe amubwira ko ako gace aribwo kikazamo, gusa amwereka aho yatekerezaga ko byaba biri. Gusa undi ahita amubwira ati noneho twembi turi bakina. Kamariza nawe ati cyane. Nuko umukiriya ahita amubwira ati ubwo rero tuzagenda dufasha kumenyerezanya. Nuko ahita amubwira ko yitwa Fabrice, akaba yarasanzwe atuye i Kigali, akaba ari aho ku mpamvu z'akazi. Kamariza nawe yaramwibwiye amubwira ko nubwo ako gace atarakamenya neza ko ariko iwabo ari aho hafi. Ati nizeye ko uzajya uza kunshorera nanjye nzajya nkuha ibyiza. Uwo musore nawe yamubwiye ko nta wundi azajya agurira ngo kuko azi kwakira abakiriya neza, kandi koko Kamariza yageragezaga uko ashoboye akakirana urugwiro abamugana nubwo yari mushya muri ako kazi, ariko yari yateye ishyari abo bari badekanyije, yewe n'abari basanzwe babagurira kubwo kubura uko bagira, kuko akenshi abo bagore babakiraga bibire kuri za telefone bari bayobotse uwo mwari wabahaga agaciro. Abasore n'abagabo bo bose niwe bazaga bahanze amaso, uretse no kuba yarakiraga abakiriya neza, yari n'umukobwa w'uburanga abasore n'abagabo bareba bakarabya indimi. Abakorera imbere bavagaho bamwatse nimero ngo kugira ngo bajye bamubaza niba afite imboga, nyamara yabaga ari amaco yo kubona icyanzu bazacamo bamuganiriza. Kamariza yakomeje kwita ku kazi ke uko bikwiye, akomeza no kwiyitaho no kwitabwaho n'abandi bantu bashya, harimo n'umuvandimwe wa Niyonzima. Yari yaramubwiye ko iwabo bamwirukanye akaba asigaye yibana. Yari yaranamubwiye icyo asigaye akora. Yohana nawe rero yaje gushaka akanya ubundi ajya kuramutsa inshuti yahoze ari umuvandimwe we. Uwo munsi mu masaha mu gitondo, kuko aribwo Yohana yari yamubwiye ko aziraho, Kamariza ntabwo yari yagiye mu kazi. Yarabyukiye mu masuku anategura ibyo aza kwakiriza uwo mushyitsi we. Nka saa 5 nibwo Yohana yageze aho. Bombi bishimiye guhura nyuma y'iminsi mike yari ishize baganira bataziranye. Yohana kandi yaranazaniye uwo mubyeyi utuntu two kurya. Kamariza nawe yaramuzimaniye, ubundi bazakugeraho batangira kuganira. Yohana yabajije uwo mukobwa ati se uba wiyumva ute? Nuko Kamariza amusubiza ko atangiye kumenyera kubana n'umwana we, ko asigaye yirinda icyatuma ahangayika kugira ngo bitababaza umwana we. Nuko Yohana amubwira ko ari byiza kwiyakira ukamenyera impinduka ubuzima bukwerekejemo. Ati rero uzagerageze bite kuri uyu mwana, nanjye nzagufasha uko nshoboye. Uzihangane, ntuzahite ushaka undi mugabo. Byibura umwana namara kuvuka uzaba ari gutangira kubitekereza. Kamariza amubwiye ko kurera umwana uri umwe azi ko bigoye, ko ariko nanone nta gahunda yo gushaka umugabo iramuzamo. Baraganiriye, ariko Yohana asezera uwo mukobwa amusezeranya kuzamuba hafi muri ibyo bihe. Ati ntacyo uzabura nkifite. Nk'uko yari yabivuze, nyuma y'uko Yohana avuye gusura Kamariza, yarushijeho kujya amuhamagara bakaganira, kandi bakaganira umwanya munini, ndetse byatangiye no gutera ubwoba Kamariza aza no kubibwira inshuti ya Rosine ko ababona bidasanzwe. Icyo gihe Rosine yamubajije ko yabigenza aramutse asanze uwo mugabo wabo yaramukunze, maze Kamariza amubwira ko nubwo yumvaga nta gahunda yo gukunda afite, ko ariko uwo musore nawe
ameze nka murumuna we wapfuye, atumenye nta kwemera akamusimbura. Ni naho dusoreje iki gice, tubasaba kuzabana natwe mu bice bizakurikira iki. Mwakoze, kandi niba mutarakora subscribe mwabikora aka kanya. Naho ubutaha rero, komeza kubana natwe, komeza gukurikira ibiganiro n'inkuru zitandukanye tugutegurira. Wanareba izo twakoze mu bihe bitandukanye. Reba nk'iyitwa Nyuma y'ubukwe. Tubaha ikaze. Iki ni igice cya 10 cy'inkuru yitwa Urwandiko. Iki kandi ni n'igice cya nyuma cy'iyi nkuru. Noneho rero dukwiye kwitega amatwi kugira ngo twumve uko yarangiye. Nyuma y'amezi 2 Kamariza aganira na Niyonzima, umunsi ku wundi buri umwe yarasigaye agira ibyishimo ari uko aza amakuru ya mugenzi we, kandi nta bundi buryo bari gukoresha batavuganye. Bari basigaye bamara umwanya munini baganira. Kamariza kirira akomeje kakazi ke, asigaye agakora neza kurushaho, kandi n'abakiriya bari baragiye biyongera. Nuko umunsi umwe Yohana mukuru wahoze ari umukunzi we amuteguza ko agiye kugaruka kumusura. Kamariza yamubwiye ko ahawe ikaze kandi ko azashimishwa no kongera gusurwa nawe. Nuko uwo munsi ugeze, Yohana ajya gusura uwo mwana. Kubera ko Kamariza asaga n'uwakiriye ubwo buzima, ahubwo akihatira kwiyitaho no kwita ku mwana we yari atwite, byibyo yaramufashije kumera neza ku mubiri, asigaye abyibushye, kandi no mu mutwe rwose yarasigaye atekanye. Na Yohana rero yarushijeho kwishima ubwo yamubonaga ameze neza ugereranyije n'uko yari yaramusize. Icyo gihe noneho yari yamuzaniye impano y'imyenda ye na bimwe mu byangombwa by'uwo mwana wari utegerejwe mu gihe kiri imbere. Kamariza abuze uko amushimira, ahubwo araturika ararira. Ndamubajije uko bigenze, Kamariza amusubiza ko yarize ko atazigera yongera kugira inshuti nk'iyo yahoze afite. Ati numvaga ibyishimo nagize ari ibyo, mu minsi isigaye izaba ari iy'agahinda gusa. None watumye ibyo bihinduka, unyereka ko ejo burya haba hatandukanye n'uyu munsi, ndushaho kugira ibyishimo. Ariko se ntabwo bizashira? Nibishira se bizagenda biti? Yohana amubwiye ko muri ubu buzima bigoye ko umuntu yahora yishimye, kuko ibyishimo bitagiranwa nabo, ko ahubwo bituruka ku Mana, ko ariko ibyo ashobora gukora byose yabikora kugira ngo uwo mwana abeho yishimye. Nuko aranamubwira ati bimwe mu byanzanye aha harimo n'uru rwandiko. Kamariza ati urwo rwandiko se ruturutse he? Undi ati rufungure urahabona. Nuko Kamariza ararufungura. Muri urwo rwandiko harimo amatariki rwandikiyeho, hakaba hari haciyeho amezi arenga 9 rwanditswe. Hariho amagambo agira ati abirengagiza ko muri ubu buzima turi abagenzi nibo bagenda batunguye, naho twabazi ko ejo cyangwa ejo bundi dushobora kugenda, duhora twiteguye tukagerageza gusiga ibyacu ku murongo. Maze imyaka myinshi nitegura, ariko ntabwo ndagenda kuko igihe wenda kitaragera. Njye nyuze amaso mu myiteguro yabanjirije iyi, nkumva ndisetse kuko wabibona yekeka ko ntuzuye, ariko wenda nibyo. None se ubundi hari umuntu muzima ukora ibi? Ariko genda bikora. Wenda ni uburwayi, ariko ni umurwayi wanyu. Ubwo rero muzihangana. Impamvu itumye nandika uru rwandiko yarakomeye. Uru rwandiko by'umwihariko ndugeneye mukuru wanjye Yohana. Uri mukuru wanjye mu buryo bw'amaraso, ariko uri n'inshuti yanjye y'umwihariko. Ngira ngo ibyo nguhisha ni birimo amafuti bananga ko wabona ko karumuna kawe ari agacucu, ariko ibindi rwose gerageza kubikubwira.
Rero nk'uko uzabibona cyangwa wamaze kubibona mu mabarwa yanjye yabanjirije iyi, hari umukobwa nkunda cyane. Uwo mukobwa twahuriye aha ubwo nari nagiye mu kazi nk'ibisanzwe. Aracyari muto ariko mubonamo umugore mwiza w'ejo hazaza. Nifuza ko ari we nazagira umugore, ariko birashoboka ko ibyo nibwira bitazigera biba. Sinzi impamvu mpora numva ko ejo cyangwa ejo bundi naba ntakiri muzima, ariko bimbaho kenshi. Si uko hari uburwayi runaka mbana nabwo ngo wenda ntekereza ko buzampitana, ariko numva nta gihe kirekire cyo kubaho nsigaranye. Ibi byumva rero ntawe njya mbibwira, kuko mba ntekereza ko byatuma bankunda bahangayika. Wenda n'ubwoba gusa, kimwe n'uko wenda ari mbuzi ibishaka ko mpora niteguye kugenda nk'abasiga. Narondogoye nibagirwa kukubwira iby'uwo mukobwa nakubwiye ko nahuriye nawe hano. Uwo mwana yitwa Kamariza. Nkunda kukubwira ko mukunda, ariko sinigeze nkubwira ibi. Jyewe nindamuka mfuye, ibyo mpora ntekereza bikaba, ukabona uru rwandiko, uzagerageze gukora ibi. Icya mbere, uzakora uko ushoboye mubonane, umumbwirire ko ari we mukobwa rukumbi nakunze nkumva ndanyuzwe, ko ntigize na rimwe ntekereza ko hari uwamusimbura. Nanyuzwe n'uburanga bwe ndetse n'umutima udasanzwe. Namubonyemo intangarugero ku bandi bari, ku buryo yakwigerwaho na bagenzi be uko bakunda by'ukuri. Nanjye yanyigishije gukunda bikwiye uwo ukunze akanyurwa n'urwo rukundo. Sinzi niba yaranyuzwe n'uko namukundaga, ariko urwo namukunze nirwo rwose nari mfite, ntaho nigeze mukinga. Ikindi uzakora ni iki? Muvandimwe, nubwo ntazi amahitamo yawe cyangwa ngo menye niba ibyo ntekereza bizaba ntaramugira umugore, ariko ndamutse mpfuye ntaramurongora, wenda nawe ukaba utarashaka, rwose ntuzigere wemera ko uriya mukobwa agucika, kuko ni umukobwa udasanzwe. Uzagerageza umwinginge, mubwire ko nubwo ari igihe yakundaga, ko ariko ubuzima butatumye igihe nawe tubana, ko ariko ari byo nifuzaga. Mubwire ko byaba byiza yemeye ko byibura arongorwa n'umuvandimwe wanjye, niba koko arankundaga by'ukuri. Nabyanga uzihangane, kuko ubwo nyine azaba ari amahitamo ye, ariko nabyemera uzagerageza umukunde by'ukuri, ku buryo azibagirwa ko nikize no kubaho. Hanyuma ngira ngo uziko nari maze imyaka nubwo atari myinshi, ariko hariyo maze nkora aka kazi. Amafaranga nagiye ngakuramo, amwe nayaguze utuntu dutandukanye, andi nashyize kuri konti. Nakugize umwishingizi wanjye, kandi naguhaye uburenganzira ko mu gihe nzaba ntakiriho wazayakoresha. Uzamfashiriza umuryango rero, ubabe hafi ko bishoboka kose, kuko ni wowe basigaranye. Muvandimwe wanjye, yifurije amahirwe masa. Kamariza yarangije gusoma iyo barwa, amarira yenda kumushiramo. Urwo rwandiko ruri rwatohejwe n'amarira ye. Yohana nawe yagerageje kumuhoza, maze Kamariza aramubwira ati kuki atigeze abimbwira. Nuko Yohana amusubiza ko atanze kubimubwira kuko yashakaga kubimuhisha, ko ahubwo nk'uko bivuze muri iyo barwa atifuzaga ko abamukunda bahangayika. Ati nanjye nabimenye ubwo ndi kureba ibyo yasize, nibwo naguye kuri iyi barwa, nyisomye isangamo ibi. None rero Kamari, uretse n'ibyo umuvandimwe wanjye yavuze, nanjye ubwanjye kuva ku munsi wa mbere duhura nese ngukunda, kandi nunyemerera turahita dutangira gutegura ubukwe, jye nawe twibanire, tuzabone uko twita kuri uwo mwana wacu. Kamariza nawe yari amaze iminsi hari ukuntu yiyumvamo uwo musore. Noneho iyo baruwa yaje isa n'ibishyiraho akadomo kabyemeza. Uwo munsi batandukanye biyemeje ko batangiye urugendo rw'urukundo, bakaba bagiye gutangira gutegura ubukwe bwabo. Nyuma y'igihe gito, Yohana yasabye Kamariza guteguza ababyeyi be ko bagiye kuza gufata irembo. Ababyeyi be nabo ntibabitekerezaga, bumvaga uwo mwana byararangiye. Nyamara nyuma y'iminsi ibyo bibaye, babonye ko burya ntawakagombye kuvuma iritararenga, kuko haba hari icyizere ko ryakongera gususurutsa abasuherewe, maze babazanira ishimwe ry'uko bareze neza. Ubwo n'impapuro zitumira zahise zisohoka,
batangira kuziha abantu. Kamariza hari abakiriya bake yatumiye muri ibyo birori na Fabrice yari ari muri abo. Ubwo umusore yari amaze gucishamo amaso muri ubwo butumire, yamubwiye ko uruhande rumwe bimushimishije, urundi bikaba bimubabaje, ngo kuko yari arimo ategura uko azamubwira ko yamukunze. Ati none barakuntwaye. Kamariza amubwiye ko nubwo we bamujyanye hari abandi basigaye kandi beza, ndetse amusaba ko azamuhuza n'umwe muri bo. Fabrice rero yamubwiye ko azishimira guhabwa iyo pasi. Ababyeyi ba nyakwigendera nabo babanje kutabyumva kuko batekerezaga ko uwo mukobwa atari umwaku, ariko bageraho barabyumva ndetse barabashyigikira. Ibirori by'abo bana byari bibereye ijisho kandi byagenze neza rwose. Ubwo barimo biyakira abaje muri ibyo birori, bamwe bagenda basuhuzanya n'abageni, Fabrice nawe yagiye kumuramutsa, by'umwihariko agiye kuramutsa uwo mukobwa bari bamutanze. Maze Kamariza ahita amuhuza n'Rosine nk'umukobwa w'inshuti ye, kandi mu minsi mike yaramaranye n'uwo mukiriya we, yari yaramweretse ko uwo musore nawe ashobora kuba afatika. Abo nabo yabafashije gutangira urugendo rwabo. Nabo n'indi nkuru yo kuvugwaho. Nyuma y'amezi make ubwo bukwe bubaye, uwo muryango wibarutse umuhungu mwiza, maze bamwita Niyonzima nk'izina rya se, kugira ngo iryo zina ritangire risigasirwe. Kamariza na Yohana nubwo ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko rwose barakundana cyane, barafashanya, bagahumurizanya, kandi buri wese akita ku nshingano ze uko bikwiye. Ni umuryango mwiza nubwo bahujwe n'urwandiko rwasizwe n'uwo bakundaga wapfuye. Ni naho iyi nkuru yacu irangiriye. Mwarakoze kubana natwe kuva ku ntangiriro yayo kugeza aha tuyisoreje. Nawe utarayitangiye, playlist yayo iri ku mpera y'iyi video. Yumve yose kandi ntugende udakoze subscribe niba utarabikora. Iyi nkuru yanditswe kandi barwa nanjye Dushimimana Samuel cyangwa Sam Story. Ngaho mugire ibihe byiza naho mu zindi nkuru.